ariko iyi mvura nawe uko uyibona wayitegamo moto se aravuga ngo ntago bindeba ngo ujya kuza izi saha ngo numvaga bambwira ngo uraza simbizi ntago urara hano ngo cyangwa ngo abana bawe ngo ujyane ndamubwira ati n'ubundi aho kugira ngo mubajyane mu cyaro ntabizi ahubwo mwazaza mukabanyaka mukabajyana i Nyarusange mbizi nta kibazo nimba wumva udashaka ko mbaraza none mpita nanamwira ati ndashaka kuvugana na Ndimbati ku kibazo cyo kujyana abana mu cyaro mu gitondo nk'uko bavuze ntaza nkasanga yabajyanye nkababura abati twari turi ku bana babo nyine bagiye barera murare amataje n'ubundi turare hano kwa Franka waraharaye tije ntumurari waje turarana n'abana tegereza Ndimbati ko yaza mu gitondo ndaheba mbyuka nigendera n'abana wowe tugenda n'abana none se ni nabwo muherukana bwa nyuma ise ngenda n'abana ndagenda njya mu Biryogo hahandi nabaga ko sinababwira nyine life hari uko bimeze Ndimbataza turavugana neza aza no kundeba nimugoroba aratujyana turi kubiganiraho neza nyine twongeye kumvikana bana ndasubizayo tujyana tugerayo umugore warambwiye ati aravuga ngo sheri ngo rega ngo impamvu ngo Firdausi ngo yari yarakaye ngo nawe ngo wamuhabuye wumva none namuhabye asenga ahubwo ngo ndaje muhabye ngo nimba yumva ngo kumuhabye hari n'icyo bimumarira akaba yajyana abana ngo ndamuhabura ahubwo baramwigisha nyine aramwingingana umugore aratuza nawe abana barasigara ka kazi nibwo nakabonye ko kwa bonke nako njya kugakora hano navuga ati ndashaka gusura abana umugore ati ntazangarukire mu rugo kureba abana mba yarabasize abasigaye nanamwandikiye message ndamubwira ati abana ko nabaguhaye ngo bagusure nabaguhaye ngo bifunge wenyine nkaho njye atarabanjye nta burenganzira mbafiteho nimba ari ibyo ngibyo utangiye kumpinduka n'ibindi byose n'ubundi uzampinduka abana banjye bansubiza akongera akamamaga akambwira ati ariko watuje wowe watuje noneho ampa ayo mafaranga nyine yo kwimuka ayo 50 uhita uza hano n'abana abana ntabwo twaza waje wenyine noneho kubera kuvuga ati ndashaka kubasura mugore ati uzajye ubafata ubapakire ubajyane kubamwerekera iyo ari ntazangarukire yewe uwo munsi nanimuka naragiye igihe arakwimuka nsanga ngo abarimo amezi 240 ati ntago twakwimura burya abasitari banza banabitunira ati ntago wakwimuka mutatwishyura amafaranga yacu ibintu turabifatira tubyandike igihe muzaza kutwishyurira tuzaba aribwo tubahereza ibintu byanyu none se umuntu abuze ubwishyu bigenda bite ngo mubabura ubwishyu ni murimo mbatayishyure ariko anga kuyatwishyura bishaka niyo kwimwe n'imodoka ye njyayo uva igihari uzi nanga oya nashatse imodoka ku ruhande yagiye ibintu byanjye barabifatiriye ndangije mfata ivarise iyo nari nashyize imyenda nabatekanja n'imyenda mike mbe mbona iyo nambara mu gihe ndi mu kazi mu gihe ibibazo bitarakemuka by'amafaranga yabo Ndimbati ndanamuhamagaye nabwo si ibibazo by'amafaranga ariko nza nawe bitumva ngo matu nkunda kuyamye nabwo ati bamfatiriye ibintu byanjye rego ngo babigurishe cyangwa ubikemure nawe n'ibyawe byarangiye ariko bikemutse uza hano ni ryari rero wowe n'abana bawe mwaje kuba hano bikanabyara ikibazo cyatumye igihe nafatiye umwanzuro cyo kuvuga ati abana mbazanye nagiye kubareba banga ko ninjira baramfungirana mara umwanya hanze umugore arambwira ati tegereza ndaje abana mbaguhe mbanana n'abagore hanze ntunyinjirire iwanjye umugore we ndamutegereza araza ndi inyuma y'urugi abana mbumva umukozi arimo banga kunyingurira noneho nawe ibaze kuba uri umubyeyi ukajya gusura abana bakagufungirana ntabwo ari ikibazo kandi wabahamagaye wabibabwiye babyanze ubwo noneho ubundi abwira umuturanyi wenyine ngo abe amaye kayiwe ngo mbe mutegereje yaraje abana banyerekera ku muturanyi arababwira umukozi ngo nabahazane ngo mbarebe narangiza basubizeyo noneho umusaza wanjye nawe yari yabimenye araza arababwiraniriza n'umugore nyine noneho tugiwe aramubwira ati ibintu ni bitatu byo guhitamo kandi Firdausi ahitemo
kuba yamurega ibintu byabo bigakiranurwa n'amategeko, kuko iyi mvururu ya buri gihe ubundi yatuma umuntu atuza, yatuma umuntu ashyira amaraso ku mubiri buri kanya Ndimbati na Firdausi byagenze bitya, bashwanya abana babaye ibibazo. Rero leta yabikemura kandi ntirenganye umuntu. Ikindi abana cyangwa Firdausi yakwemera bakaguma hano akajya basura umugati igihe ntazasura abana tibyibuze cyangwa rimwe mu kwezi nkazaza ariko apana kuza buri munsi. ubundi se najyagayo buri munsi bikada nta naho najyaga. Ubwo wabakuyeyo uwo munsi se? Kuko munsi ntabwo nari guhita mbajyana, kuko n'ubundi nararebaga kari akazi, ubundi ndabajyana hehe mbashyiremo hehe gute, ubu nari gatoya hari aho gukandagira ibirenge gusa. Wabakuyeyo ryari rero? Kuko urumvizo rwa Serera ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni nka buri munsi uko byagendaga byari bimwe nk'uko bivuze. Wabakuyeyo ryari? Igihe nabakuyeyo rero ejo bundi hagiye umunsi ni kwa kabiri. Turi kuwa gatatu, kuwa kabiri. Kuwa kabiri ku cyumweru, kwa gatandatu. Wabakuyeyo kuwa gatandatu? Kuwa gatandatu nazanye umwe. Kuwa gatandatu kuko njye nahise mpitamo ko imiryango yateranya, papa wanjye akaba hari na musaza wanjye bakareba abandi be, bakaza bakareba ibintu byatunga abana na nyina ku kwezi, akaba ari byo bajya angenera kamereza. Ndimbati ati njye ndabyemera kubitanga rwose nta kibazo ibyo mbifiteho. Noneho duhana umunsi wo kuwa gatandatu haragera, ariko njye ndavuga ati mana Ndimbati utongera kunsaza ngo umvangire uhaguruke imijinya yawe, umbabarire utuze tuganire igende. Icyo gihe kuwa gatandatu muraterana. noneho bari ikiganiro kiraba, avuga ati n'umukuru w'umudugudu ahari yaraje, niwe nabonaga nawe yari ahari, nyine nawe aba ari we utwandikira umunsi. Ndimbati aravuga ati ibyo muvuga byose mwandika byose nifuza ko Firdausi nanjye twaba tudahari, batari ko bakabyandika wowe na Ndimbati mudahari. avuga ati tubanze tubivuganeho numva ubundi mugiye gukora ibiki. noneho musaza wanjye avuga ati murebe inzu Firdausi yabamo muri Kigali n'abana babiri, amafaranga yako. Njye navuze ati inzu nabamo wamfasha kurera aba bana ko ntago ari umwana umwe n'abana babiri, ni babiri b'impanga kandi cyane no kujya mu kazi nakajyamo, cyangwa se nanjye nkicara nkabarera ibyatutunga byabonetse, cyangwa nkanajya no kuba yemeye kunyishyura imyuga yajyaga ambwira nkayiga, nanjye nkareba uko nategura ahazaza hanjye. Ndimbati atera hejuru asakuza ati reka ntago inzu nayimwishyurira, nta mukozi namwishyurira, aba bana aha ni iwabo, barekere iwabo cyangwa bajyane kuba iwabo. Arisaza nyine byatari. noneho wemeraga se kuzajya abahiki wowe nabo? we yaravugaga ati ngo umugore n'umugabo umwana baba bafiteho 50% kuri buri ruhande, ngo nyine nawe ngazafata uruhare rwe ngarukore, narangiza ngo abatunga, ariko ibyaho kuba iby'icyo by'abarebarira ngo ntibimureba, ngo mbajyane iwacu mu cyaro cyangwa mbashyiraho ngaho baharererwa. noneho ibyari ibiganiro bitangira guhinduka rwa Serera, abantu twese tutari kumvikana ku bintu biri kuba, bose nyine twese duterana amagambo. Ndimbati barahagurutse ati genda nigendeye, arasohoka, baramwinginga baramuhamagara aragaruka, nabwo bikomeza kuba rwa Serera. Arangije nanone arahaguruka ati ndagiye, ajya hanze ajya kuri fone. Musaza wanjye nawe ati giye nifite akanyoroshya rugendo hariya, nanjye nahaguruka nkigendera, afite kasike ye arahagarara ariko ntiyasohoka. Arahagarara ariko ntiyasohoka, nanjye ndavuga ati abana nanjye sinongera kubasiga kuko ndabona abantu bose babaye babi bahindutse. Umugore wa Ndimbati yabaga anyereka ko ari umwana mwiza, ariko asigaye ambwira nabi, wenda atazanabahemukira. Ibyo njye nabitekerezaga nyine ku bwanjye. Fata abana umwe ndamutora undi mufata akaboko turasohoka. Ati muze tugende kari akazi n'ubwo ari gato tube tukwihengetsemo dushaka ubundi bufasha. Ko navuze ati jewe nimumbwire ngo ngaruke, ndambiwe guhora nserera na Ndimbati. Twateranye n'umuryango kugira ngo ikibazo gikemuke, none byanze tureba ibintu turimo, ndagiye. Urabatwara? Ngeze hanze Ndimbati musanga kuri fone
arambwira ahita yiva ati ntabwo wanjyanira abantu anyaka umwana umwe abagiye mu nda ndavuga ati ntaribe ejo uzamuka ijwi rye ko riri kujya hasi se ntibabyumve aho yisa nyine anyaka umwana ajya mu nda ndamubwira ati ntaribe ejo uzamuka mpita nimanukira ndagera aravuga ati Firidausi garuka aravuga ati igihe natereye umutwe ni kenshi none tunari kumwe bari kunesha umutwe bari kunuka bari kumbwira ibiki n'ibiki none ndimata atangiye no kunyita indaya ibigambo bibi nicyo cyahise kinatuma nsohoka aravuga ati ndagiye mu kanya nanjye ntamutuka ndasohoka ndigendera umwe yanyatse aramujyana undi nasiganye nanjye turakomezanya turagenda bukeye papa arampamagara we yari yaraye kuko bwari bwije cyane ahamagara ambwira ati Fidawo abana babiri ntabwo ari byiza ko mwabatandukanya cyangwa muvuge nimba mubagabanya umwe afashe undi n'undi afashe undi tubimenye abaye ati nanjye sinifuza ko batandukana nintegereza aka kanya kugira ngo ambwira ati bana muzana ubufite umurekere kwasi cyangwa se uze nawe umutware n'imyenda yabo bijyane uze wawe ni umunyamahoro ahubwo kabisa aravuga ati mwaramamagaye mvinya ruguru ntumutwe ari ibimuje kunye ariko we n'ubu namakosa yarimo yangiraho ndamubwira ati papa rero ibi bintu byose byagiye biba ntabwo uzi ukuri kwabyo nataye umutwe bihagije kubona urusaku rwa ndimbata nzamuka agahagarara akantunga intoki akanyita indaya n'iki ntarabyigeze ibyo bintu no mu tubari nkoramo sabe banangira ubuhamya sinjyanywa inzoga ariko ndimbata akavuga ndi umusinzi ndi indaya indaya aho no kuri telefone icyo gihe yarambwiye ngo indaya ngo aho zihurira ngo si ku isoko bazibaza ibiciro avuga ati ndimba tanze umwana wanjye mujyane n'imyenda nyijyane ujya kumufata avuga ati gusa nziko igihe kigeze ngo ibyanjye nawe birangire bagufunga bakureka wenda bigakemuka mu bundi buryo nakwangara birushijeho kuri ubu ngubu abana bazabaho ntabwo imana bampaye ngo bampfire mu mazi ndaje mbajyane ti mu minota ingahe mu minota 30 ndampageze nyina aramvugisha ngo Fida nguzahomba nyina wa Ndimbati mwana wanjye nibamufunga nzamugemura gusa aho ibyo uzahomba ni byinshi cyane kugiye kubabuza amahirwe kuriza bati nafashe umwanzuro kandi nibundi naje nawe bivuze ati nanesha umutwe ndahita ngenda nta kintu turi buvugane none yabikoze ndero narimbi rambiwe nimpomba nzahombe n'ubundi nahombye byinshi nahombye ubukobwa bwanjye busa nabona ko nishanye n'umugabo ndi kurera impanga zanjye na se none arimo arantuka ngo sinkatesha umutwe umugore we kandi nanjye baba bamuntesheje umuntu atanga ibyo afite icyo gihe nibwo wavuyeyo n'umwana wawe icyo gihe nahise ngenda njya kureba umwana nsanga rwose bampakiye n'imyenda yabo byose Ndimbati ntiyarahari hari umugore na mama wa Ndimbati na papa noneho mfata imyenda y'umwana mpera ku mwana umukozi wabo aramperekeza ndamuzana njya kurura mushiti wanjye ku muhima ko navuga ati sinshaka gusezera akazi ko kwa bonke bonke bukorera neza na kibazo mfitanye nawe kwa bonke ahubwo wavuze kwa bonke nyine aho nkora navuga ati sinshaka kuhasezera icyo gihe urumva bari bashyizeho amasaha yo gufunga saa 8 navuga ati reka mbesabye bame shift ya nijoro mbariyo njya nkora noneho ndabisaba abana babese ujya kubana nabo iyi nahise mbazana noneho nijoro nkajyana hariya kuri uwo mushiti wanjye ku muhima akabararana nanjye nkagenda nkakora akazi mu gitondo nkazinduka nza kureba abana nkabafata tukaza hano abyumvise reka sasa unyihanganire Firidausi gato cyane kubera yuko Ndimbati tugomba gufata umwanya ibi bintu tukabimubazaho sibyo telefone ndumva iri biza ariko kugenda kose iraza gucamo ahubwo se kuba utaratanze ikirego ngo usobanurire ushaka uburenganzira bw'abana wumva atari igihombo kuri wowe wagize uburenganzira bw'abana bawe ntibuboneke njyewe numva naratinze kuko ibyabaye nakabundi narabikoze abana bakivuka cyangwa nanabatwite kuko yarambangamiye uburyo barije tekeza kuba utwite ukaba mu gipangu utagisohokamo nta muntu uvugisha nta wagusura mbese mbayo abo tuvugana ari abo ngabo bari aho gusa sohoka biba ikibazo icyo gihe ntabwo nakabaye naratanze ikirego Ndimbati yangiraga inama akanyigisha kwihangana mu buzima akubwira ati ihangane kandi anyereka uburyo famille yose bakakugira ihe nama
famiye sabona wo mu cyaro ntago bazi. Ndimba reka ni Sabe muvugana. Yego. Nagira ngo ubaze akantu gato kuri cya kibazo twavuganyeho nari mu kiganiro na wa mukobwa. Yego. Nagira ngo ubaze juste wari wanyemereye ko ngomba gufata umwanya tukaganira ukadusobanurira uko byagenze. Twagira ngo tukubaze gatoya niba ibyo avuga ushingiye kubyo nakubwiye kuri telefone by'uko wanze kumuha indezo, kutamukodeshereza inzu, kumutoteza n'ibindi bibazo, ese niko bimeze gute? Ntabwo ari uko bimeze, ubwo se yaba yababwiye niba igihe gishize cyose yari ariho atekwa ari njye wari umutunze, ni njye wakodeshaga inzu, n'ubu ngubu iyo abamo njye uyikodesha. Uwo mu yaraje njugunyira abana abashyira mu rugo, bari bamaze ukwezi. Hanyuma ukwezi kurangiye arongera araza arabatwara arabiba. Hashize iminsi birabajyanye. Yabakwibye ate? Ubwo rero baba yabakwibye ate? Aza kubatwara yabatwaye hari papa we, hari mama wanjye, hari abavandimwe n'inshuti n'abasaza be. Ngo yashakaga ko ngo bamukodeshereze inzu y'ibihumbi 300, bakamuha 5,000,000. 5,000,000 z'iki? Ngo zo kugira ngo nawe ngo yibesheho. Bakamuha umukozi, ngo bakamushakira n'akazi ashaka. We yatubwiye ko yasabaga 500,000 nkuko yabonye. Reka ndagerageza kuvuga cyane kuko n'ubundi nsanzwe ndi kuvuga nabyo byari bibi. Kuvuga rero ntabwo ari bibi, ahubwo ikibi no kuvuga ibibi. Kuvuga ni byiza, kuvuga ibibi nibyo biziririsha. Ntabwo rero kuvuga ibibi. Sound check. Mumfashe. Buriya Imana abantu barapanga natwe tugapanga, ariko Imana yo ifite imipango yayo. Ndashimira umufasha wanjye. Ni imbere y'itangazo Amina. mfite umugore utameze w'intangarugero, uwashaka uko yabyita kose. Ariko uyu mugore wanjye ikintu navuga n'uwa mbere mu bintu byose ni inyangamugayo. Uwo bagirana ikibazo yaba ari udashobotse. Ikintu cya mbere mushimira arihangana. Yaranyihanganiye. Yihanganiye ibigeragezo byose yaciyemo nyuma yo kugira ngo fatwe fungwe. Abantu baravuze, abanyamakuru mwaravuze kabisa, murabizi. Ariko ibyo byose yabyitwayemo neza, arihangana. Yaba umuntu utazi kwihangana, ahari ntabwo tuba duhagararanye aka kanya. Kandi bene abo bantu barabazi. Umugore wanjye arihangana. Ubishaka ndabwira abakobwa n'abadamu cyane, ubishaka azamwegera. Icyo kintu nkimuziho, azamugira inama azakugira, uzumve ko ari inama ugira n'umuntu
w'inyangamugayo kandi uzi kwihangana. Ni abagore bake bashobora kwihanganira ibyambayeho, ni bake cyane, ni bake bashobora kwihanganira ibyambayeho, ariko yarihanganye. Nta munsi wa visite wo kunsura kuri gereza ntigeze ngeraho. Ntabwo nigeze nicwa n'inzara muri gereza. Bafite ibiryo bagabura muri rusange, ntabwo ari bikeya, bihaza ubishoboye, ariko nanone biba byiza iyo ufite izindi nyunganizi. Ntabwo nigeze nicwa n'inzara, yagiye akora ko ashoboye kose, munafatanyije namwe, icyo ndabashimira. Hari ibyo bita amajeto batwohererezaga, iyo bakohereje amafaranga ujya kumva ukumva baraguhamagaye bati hari jeto yawe iri hano. Ntabwo yigeze rero atezuka kunyitaho no gukomeza kunyihanganira. Buriya rero umuntu wihangana kandi w'inyangamugayo mubona mu gihe cy'akaga nk'iki. Nongere mbisubiremo, ntabwo byari byoroshye kuba umuntu ashobora kwihangana, akihanganira ibyamvugwagaho na bamwe, akihanganira abamuhamagara bamuca intege, akihangana abamuhamagara bamunyega, na n'ubu tukaba duhagararanye. Sheri warakoze kandi ubunyangamugayo ndabizi ntabwo ugiye kuba muzakomeze, nuko kwihangana bizahora bikuranga kandi tuzafatanya tubisakaze no mu Rwanda. Ababishaka bazajya batwegera, urugo rwacu n'ubundi ni intangarugero, nubwo hataburamo ibintu nk'ibi. Ibi rero byabaye, byagombaga kubaho. Yewe nuko byakira iyi tariki, uyu munsi twakagombye kuba turi kumwe hano. Iyo hataba ibi rero ntabwo twakagombye kuba turi kumwe, ariko kubera ko Imana ifite misiyo yahaye umuntu, nagiye muri gereza kugira ngo ngire ibyo kwigira, nagiye muri gereza kugira ngo mbone inshuti izarizo, ngo hanze aha ngaha haboneke abantu bazi kwihangana. Nagiye muri gereza kugira ngo haboneke urukundo, nagiye muri gereza kugira ngo abantu bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, n'abandi bakomeze bavuge. Nagiye muri gereza bankeneye, nageze nsanga barantegereje, baravuga bati twari tugutegereje, bati ahubwo ko watinze, bati twagufanaga, twagukundaga tutakureba, none tugize amahirwe. Baraza bakajya bankoraho. Hari harimo abantu bakatiye burundu ubuzima bw'atazasubira hanze, harimo abantu bakatiye imyaka 30, harimo abakatiye 5, harimo abakatiye 10, 15, 25 niyo bansabiraga. Ariko abo bantu bose nagezeho banyereka urukundo, barambwira bati twari tugutegereje, nushaka bakurekure mu gitondo witahe, ariko twari tugutegereje kugira ngo tubone. Nanabwira abakinnyi bari hano ba sinema ko rwose muri gereza turakunda, ntabwo mvuze ngo mujyeyo, ariko nabyo ntabwo ndi bubibahishe. Gereza ntabwo ari ahubwo ikibi ni ukuyitindamo, ariko iyo ugezeyo ubu nababwira ngo impamyabushobozi mvanyeyo nta wundi muntu uyifite, mvanyeyo lisansi. Nabonye byinshi, numvishe byinshi, nabonye byinshi ntari kuzabona.
bivuga ngo ntabwo nagiye hariya ari uguhubuka kw'Imana, ahubwo Imana yari bifite muri gahunda. Imana yari bifite muri gahunda, yari ibizi neza ko nzagenda nkamara igihe kingana gutya nkagaruka itariki tukaba twica. Misiyo yamaye hari irarangiye, ubu ndagarutse ndakomeza misiyo zayo kandi ntabwo nzayitetereza, nzaba hafi yayo. Ndashimira kandi ubutabera bwacu, ndashimira ubutabera cyane kuko ubutabera burashishoza. Hari abantu ubundi bamwe ariko bake cyane batari kuturusha imbaraga kuko hari Imana, bifuzaga ko ntavamo, ariko ubutabera burareba burashishoza, buravuga buti uriya muntu ibyo bavuga ntabwo bifite ishingiro. Ndashimira RCS ishinzwe imfungwa n'abagororwa. Mu by'ukuri nagezeyo ndisanga abacungagereza guhera kuri diregiteri kugeza ku hasi nta kibazo twagiranaga. Nagezeyo nabo baravuga bati turi abafana bawe ntacyo uzabura hano. Nagiye muri ibirori byinshi muri gereza, ngira ngo mwagiye mubibona. Hari abanyamakuru, hari ibyo abanyamakuru babaga barimo, hari ibyo babaga batarimo, ariko mvuyeyo na n'ubu bavuga bati genda warakoze, twabanye neza, witwaye neza. Ntabwo ariko twabikekaga, ariko urakoze. Kugeza ubwo no mu gutinda diregiteri ntabwo yari ahari, yari ari mu nama, ariko ngira umugisha sohoka hageze nawe arambwira ati Imana iguha umugisha kandi twarishimye rwose, tuzajya tunagutumira no mu bitaramo uze no gusuhuza abandi bagusize hano. Murabyumva rero, mwabibonye aho twanyuze mu muhanda hose abantu bari bishimye kandi bari bishimiye njyewe. Ndashimira abanyarwanda rero, ndashimira abafana banjye, ndashimira abantu bose rwose bagize uruhare mu kumusengera ndetse no gutekereza ku byambayeho. Mwarakoze. Nyuma y'ubu ngiye kuruhuka, abanyamakuru rwose mwihangane nduhuke, tuzashaka igihe tuganire birambuye, ngende mbagezaho amakuru n'ibyiza byagiye n'ibibi nagiye mpura nabyo. Ntabwo namwibagirwa, buriya we n'umuntu uza ku rwego rundi. Bari barimo bavuga wenda ngo ntabwo nashimiye metere wanjye we birarenze. Irene ni metere w'abasitari. Numvishe n'akandi kazina ngo ni metere w'abashuti. Metere warakoze kandi na n'ubu turacyari kumwe. Ibirebana n'amategeko byose, ibyo nzajya nkora, ibyo nzajya nsabwa gukora birebana n'amategeko, ntubibwire ngo uzaba uri kure yawe. Ni wowe. Rero ukiriza aha, ndabizi ntabwo nabivuga byose ngo birangize. Icyo nagira ngo babwire ni ukubashimira, kandi shimira n'umuryango wanjye, shimira n'abantu bangezeho ba Janvier rwose, Jani, Sandra, abantu bose ba Queen muri aho mwese, ba Kibonke,
badigi nabo ntavuze mu mazina n'abagasongo rwose hari igitabo nzandika ibintu byose nzabishyiramo nibamenyeshe ntabwo wava hariya ngo ureke kwandika igitabo niba kizaza mu myaka 5 niba ari mu mwaka umwe ariko murakoze rero twese Imana idumwe Saundi na geo. Nusuri. Avuga byose. Iyo maze ameza cyangwa tutabona umuntu wawe rero wamara iminsi 3 ukamubona mu mutima bigabikora. Bose barishimye. Kandi n'ubadimbaze niwe ufite ikiri ku mutima ubundi umusoza nta bindi bikurikira arabakurikiyeho guserebura tukarya sho tukakwakira mwemere yo gukora yo kwiga imyuga ibyo nkubwiye nuko nguko biri kuko iyo biba bigize cyane ko ntiyemeye ko banamugira n'inama n'ababyeyi bari bahari niko nkubwiye n'ikimenyimenyi yataye abantu aho papa we yaraye mu rugo ajyana umwana umwe undi yagarutse kumujyana bukeye ari uko ari se umuhamagaye ati witandukanya abana ariko avuze ko hari nuze mwari mwahuriyemo hari inama mwari mwahuriyemo y'imiryango yo gukemura ikibazo hanyuma ibyo bari bagennye nawe yifuzaga urabyanga abona ko n'ubundi agiye kubaho azerera mu buryo bumugora ntabwo yemeye ko babikemura nta n'icyo bavuze ibyo nibyo byifuzo yari afite avuga ati kandi niba ibyo bitabaye nta kindi turi buvugane. None Ndimba abana bawe urabemera ndetse wemera no kubaha ibibatunga n'ibyo bakeneye nk'abana? Erega reka nkubwire Sabe abo bana nubwo baba n'abandi ndabatunga ntunga n'abandi benshi cyane ngende umubyeyi abo bana nubwo baba tarabanje nabatunga. Wena rimbajije ntese wemera ko ari abawe, wemera ko bagenewe cyangwa bemerewe n'amategeko kubona ibigomba kubatunga? Ibigomba kubatunga barabyemerewe. Hanyuma kuba ari abanje byo yavuze ko agiye mu rukiko buriya bizagenwa n'urukiko. Wowe ntubemera cyangwa nta jambo ufite? Naba narananiranye Sabe naba narananiranye imyaka irenga 2 ishize hanyuma nkaba narananiye n'amategeko ko umuntu ahubwo afite abamuri inyuma bashakaga kunsebya. Ikindi Sabe mfite ibimenyetso byinshi cyane ntavugira hano bigaragaza ko uwo mugore ahubwo yari ari kuri misiyo yo kugira ngo asebye izina ryanjye. Ibimenyetso ndabifite. Ariko mwarabyaranye wenda ku byo kugusebya byo reka tubishyire ku ruhande nkuko nawe ntakwemera ko gusebya. Donc wemera ko mwabyaranye cyangwa ntimwabyaranye? Ubaho igisigaye ibindi bizagenwa n'amategeko. Nta DNA twapimye. Ntabwo rero ibyo yabakora byose ibyo akora bigaragaza ko afite misiyo ariho afite n'abamutumye.
nta ADN mwapimye ni gute wemeye ko bazi wawe nta ADN mwapimye? yaraje arahabata n'undi wese aje agatabane wanjye sha nabarera. Mu by'ukuri umufata nk'undi wese, ntabwo umufata nk'umuntu mwabyaranye? Ntabwo mufata nk'umuntu twabyaranye kubera ko ibyo akora ubona umuntu we yaraje urumva we icyo afite n'imiso yo kugira ngo asebye, afite abo bafatanyije ntazi icyo rero agamije ni icyo ngicyo cyo kugira ngo ajye ku karubanda abe yasebye izina ryanjye. Ariko amategeko arahari, amabwiriza arahari. Niba hari uburyo namuhohoteye cyangwa nkamwima ibiryo nkamwima indezo bizasobanurwa n'amategeko. None Ndimba ko unyemereye ko ahantu atuye ubu ngubu ari wowe uhakodesha, ubwo uhamukodeshereza nk'iki? nyine ubwo ngubwo namufashaga nk'abandi bose, namufashaga nk'umuntu ufite ibibazo kandi nabonye nta nubwo ari ubwo mukodeshereje gusa. None se yavuye i Nyaruguru aje kumureba nk'umwana ufasha cyangwa yaje kumureba nko umukemura ikibazo nk'umuntu mwabyaranye? Sabel, nakubwiye ngo mfite ibimenyetso byinshi navugira kuri telefone, ari nabyo byatumye ise aza. Hari ibintu byinshi uko byatangiye n'ibirebire bishobora gusobanurwa n'amategeko, cyane ko abo bana ashobora kuba atari njye arimo kubarishaho gusa, ahubwo afite misiyo yo kugenda abarisha no ku bandi bagabo bose, no ku bandi bagabo. Icyo rero nicyo gikenewe kugira ngo ibyo bintu ku mugani binasobanuke. Watwemerera ko twagirana ikiganiro kirambuye ukadusobanurira akantu ku kandi uko byagenze, ku byo yavuze ashingiye ku bimenyetso bigaragara n'ibitagaragara, urabyemera? Ubu kuri telefone se? Oya, donc ndabyemera. Urabyemera? Cyane ko nanjye nzakwereka ibimenyetso. Yego. Abyereka n'abanyarwanda, kereka abantu ko hari umuntu ugira utya agapanga n'abandi misiyo, bagafata umwaka wa mbere, bagafata umwaka wa kabiri, bagafata igihe cyo gutegura gusebanya. Ibyo bintu bikanacika. Niteguye kubisobanura nkwereka n'ibimenyetso. Urakoze cyane Ndimba, reka tugushimire. Namwe murakoze. Mwabyumvise, avuze ko agufasha nk'umuntu ukurera, ariko hari amategeko, hari n'inzego zitandukanye. Sabe ibyo yavuga byose mbere na mbere abana barahari. Kuvuga ngo hari umuntu umfasha kugira ngo musebye, aho nabaga harahari, ubuzima nabagamo burahari, uko nabayeho birahari, sinabaye njyenyine, abo nabanye nabo mu gipangu baturanye nabo byose. Ikibazo ndetse na Ndimba nagira ikibazo. Je nta kibazo. Hari inzego yabizi ko yakora buri kimwe kugira ngo nangare, kandi yarabinyibwiriye no kuri. Amategeko ntabwo ari gutya akora. Amategeko ashingira ku bimenyetso. Niyo zaba ari inkuru mpimbano, ari ama message bamwandikira nyine ni nk'abandi bavuga yatandika gutya agira gutya kugira ngo bigaragare ko ari Firdausi wabikoze. Ibyo byose mbanzi ko Ndimbati yabikora. Kuba nje nemeye guhangana n'ingaruka izo arizo zose. Oya, donc reka mbwire Firdausi, ari na Ndimbati nzi neza ko arimo arareba iki kiganiro, nawe ubyumve neza. Hari amategeko, hari n'imiryango ikemura ibibazo nk'ibi ngibi. Hari imiryango kuri leta, hari n'ifatanya na leta mu byo gukemura ikibazo nk'iki. Nanone ko yavuga ati abana sabe kandi nawe arimo aravuga ati ADN bazazikoresha. Ni ukuvuga ngo hari ikigo gipima ADN kirahari, udafite ubushobozi leta iragufasha. No yavuga ngo Firdausi yari indaya, ngo Firdausi ngo bamubwira ngo nazagire gutya, nimba yagize kuki yabyemeye, ariko nta byabaye. Ubwe niwe wancu, ahubwo yanamfashe ku ngufu, kuko niba umuntu ashobora kugukorera ibintu utazi. Ese izo nzoga zimwe utabihisemo? Ntabihisemo. Yambwiye ngo nta mata arimo amashokora arimo ibiki, akambwira ngo inywa harimo amakrime. Wari wabona inzoga isa n'amata, ariko nawe nkumvamo akantu nyine wabaye ko nubagera ngo ni inzoga, tireka reka tubwo soma gake gake.
ubwo ntabwo ahubwo yamfashe ku ngufu mwebwe muri kubikurikira mubirebe njyewe ubu murabona nagenda nkahagarara imbere ya Ndimbati nkamutinyuka nibwo nari nkiva mu cyaro nagiye nari maze i Kigali naje nikorera akazi ko mu rugo Valence nawe arahari arabizi ko namubwiye ngo afashe ngiye gukina filime Ndimbati uko yaje Valence nawe yaje no kunsanga ati se mwahuye mukina umubwira kunga humura sibyo hari inzego z'amategeko hari n'imiryango ikemura ibibazo nk'ibi ngibi wumva ukomeye ndetse na Ndimbati ahantu ari niba arimo aravuga ati n'ubundi ntiturakora ADN sinzi niba ari njye bababyaye ariko mbafasha nk'uko nsanzwe mfasha abandi bana nabyo bizasobanuka. Ikindi abakurikiye ikiganiro ntabwo ari injiji kuki we yemeye kubandikisha gatigita mu bintu byo kubandikisha katarabe sahubwo usiko mba mubeshyera. Urumva ibyo ngibyo amategeko azabikemura n'uburyo mwababyaranye byose bizasobanuka kandi kubw'amahirwe hano dufite ikigo gipima ADN umuntu atabanje kujya hanze y'u Rwanda mu buryo bworoshye cyane. Frida hari ikindi wakongeraho hakurekura abantu bari gukurikira kino kiganiro murebe mwibwiza ukuri namwe Frida hose ntago ndi kubabeshya ariko Ndimbati nta kintu na kimwe nigeze numva mu byo yakubwiye cy'ukuri. Ayo mafaranga akubwiye namusabye nta namusabye ibyo akubwiye aho kuri telefone nta na kimwe cy'ukuri kirimo. Abantu bari bahari bazavuge niba hari inzu y'ibihumbi 500 natse hari miliyoni 5 na ibihumbi 300 hari miliyoni 5 nta kirenze nge nigeze mwifuza. Igikomeye ni uburenganzira bw'abana nicyo turi kureba hano kandi icyo tugomba kumenya no kumenya ese mwarabyaranye we arimo aravuga ati ngufasha nkuko mfasha abandi niba mwarabyaranye ubundi amategeko agira ibyo yanavuga byose ubana bahari byose bizasobanuka kuko nibigaragara ko nge mubeshyera icyo genzi twumubeshye izina rye ryongerere rikomeze rihitinge nk'uko byari bisanzwe areke kuba umunyamafuti areke kugaragara mu maso y'abantu nk'aho ari umunyamafuti kandi nyamara ari umuntu mwiza. Gira icyo umubwira imbere y'abantu. Icyo namubwira Ndimbati ne ndabizi uri kundeba uri kunkurikira umbabarire ureke kumbeshyera kuko nje mu byo navuze nirinze kubeshya kuko iyo njya kubeshya nari kuguhimbira n'ibindi bintu utabasha kwikuramo. Nakoresheje ukuri nayo mbabarira nukora ikiganiro nasabe uvugisha ukuri icyo namusaba. Urasaba iki inzego zitandukanye zishobora kubona ikibazo cyawe? Abaturage bari kunyumva abari mu Rwanda bari hanze y'igihugu bose bari gukurikira iki kiganiro bamfashe ndetse leta amategeko yaba ari kureba bino bintu mumfashe mu ndenganure kuko ngiye nararenganyijwe nibyo ndi kumvira ahangaha avugira kuri telefone nibyo azakubwira ndizera ko nta muntu n'umwe uzigera urekana hagati yanjye nawe mumfashe. Reka dushimire Frida hose dushimire rero iki kiganiro muzaduha ibitekerezo leta nzi neza ko ibikanuye amaso ibibazo nk'ibi ngibi ntabwo byayicika ntabwo yatuma abantu barengana gutya. Ngiye nsimbarara ku burenganzira bw'abana ku buzima bw'abana kuko nicyo tuba tugomba usenge sindi umwana ubwo ntabwo yagakwiye kumukundera kucyambya usembaye ndi umukobwa we yakwifuza ko ibi bintu biri kumbaho biba. Hari umukobwa we nzi wabaga muri sinema ngira ngo mujya kungana cyangwa kuruta bose bibaje kugira ngo twinjire mu buzima bwawe kugira ngo abantu bumve ingano y'amafaranga ubona ko kwezi ni 40,000 n'ubu ukwezi ni kurashira ako nsigajemo nk'amafaranga 20,000 bagenda bagwa modoka nyine cyangwa wanahombye bose bagukata bagukata nagujijemo 10,000 ngiye kwimuka hano nabuzaho nishyura imodoka hano se ni wowe uhikodeshereza niwe ntago ari njye wakodesha kuko nimba atarambwira ati nzagufasha njye nk'ukodeshereza akazu katarengeje 20,25. Akanindi Ndimbati wakakodeshereza 50,000 ati yishyura inzu ubonaho kuba ntukazi wirirwa uzerera mu mujyi wa Kigali wabuze aho kuba 50 ku kwezi kumwe amezi 2 anga kwishyura 25 20,20 nyise wabonye se ko ari gato nabonye biteye ubwoba ni gato nishyura 20,20 nishyura 40 nishyura 5 by'umukomisiyoneri nsigana y'ibindi 1000 bingahe nongeraho ibindi 10,000 ngujije bonke banyumurira ibintu babinzanira hano nabonye ari matera n'amasafuriya nkangahe ubwo ikibazo subwo abana babavanyeyo gute kugira ngo uze kubana noneho sasa noneho nkavuga ati ndashaka gusura abana
umugore ati jyewe ntago ariko nigeze kumva umbwira akantu ko kuvuga ngo ndimbati yarakubwiye ngo nazaga kubareba saa 2 z'ijoro arabeshya ahubwo igihe nahagiye nijoro nicyo gihe mbajyana ubundi yarambwiye ngo zana imyenda y'abana bambaye gusa babuze ibyo bambara babuze ibyo kwifubika babuze n'ibyo bararana nsoje ibyo nari ndimo hari saa 2 nabwo ati nase izi saha nyizana tumva mbabarira uyizana ndayijyana nta fone nari mfite nyine kwarugutira nkamuhamagara ndayijyana nyigejejeyo umugore warambwira ngo abana ngo bahamagaye kwa nyirakuru mu cyaro ngo bagiye kubajyanayo ngo abarere ndafase tikejo rwose ngo abana bazayo bati kabaye none umuntu apanga kujyana abana ahantu atambwiye ndi mama wabo ntabizi kahuga goma no kwambwira nkabaherekeza nkamenya bagiye he nzabasura he noneho ndavuga ati sha ndimbati ndamutegereza ambwira uko nagiye kunjyanira abana ejo mu gitondo ntabizi hagataho ejo ntazahamagara abana ndashaka gusura abana atabana narabajyanye ntazi naho ngiye ujye kubashakira tukirirwa nserera nawe muri Kigali naza abana aho bari ndarangije hari mu mvura iri kugwa koko nijoro arambwira umugore we ati se urabona mutute n'iyi mvura ahubwo ati ubundi urana nagenda nte mw'iyi mvura ariko sinamubwira ko nshaka gutegereza ndimbati ngo tuganire kuri nabwo ati wowe nihanganira umfashe aba bana turarane iri joro ndabyuka mu gitondo nigendera sinagiye mu Gitega mu murenge wa Gitega niho ngiye gukorera ikiganiro mu mujyi wa Kigali nasuye uyu munyarwandakazi mubona kuri kamera umeze neza nubwo mbona watangiye kurakara donc mu buzima busanzwe urumva umeze neza Firdaus ntabwo meze neza humura biraza kugenda neza sibyo bya mbere se ntibyatangiye gukemuka ubwo twahuye ahari birakemuka saa 6 tugiye kurya si cyo gikomeze ngaho rero seka yego yitwa Firdaus niryo zina rimwe ndi kwibuka muyo yambwiye ni umunyarwandakazi akomoka mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ni umukobwa ni umufiyemere niko nabivuga afite ikibazo yifuza yuko inzego zitandukanye z'ubuyobozi namwe mudukurikiye none ahangaha mugira icyo mukimufashamo kugira ngo gikemuke uko byagenda kose nzi neza ko ibyo dukora ntabwo bipfa ubusa akenshi birangira bibyaye umusaruro ikibazo afite yambwiye nanjye naragiye kurikiranye menye uko bimeze nsanga bishobora kuba ari byo impamvu vuze bishobora nuko ntabwo ndi urukiko nirwo rufata umwanzuro yabyaranye na Ndimbati bafatanye abana babiri b'impanga z'abakobwa ndetse mbere yuko nkora iki kiganiro na Ndimbati naramuganirije ku giti cye mubaza kuri telefone niba koko uwo mukobwa uvuga ko babyaranye uri hano mu mujyi wa Kigali ari byo ambwira yuko ari byo ariko uburyo wenda uyu mukobwa bivuga bitandukanye nuko Ndimbati bivuga Ndimbati nayo namubwiye ko agomba gufata umwanya akemera ko dukorana ikiganiro kugira ngo asobanure neza ikibazo nyamukuru uko kimeze kubw'amahirwe ntahakana abana arabyemera ariko icyo batemeranya hano uburyo bw'uko uyu mukobwa agomba kubona uko atunga abana be kandi nacyo gikomeye uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa ibindi bikaza nyuma nacyo tukwiye kureba kuko ibyabaye hagati y'abana Ndimbati ni ibyanyu mwembi icyo tureba hano uburenganzira bw'abana n'ikigomba kubatunga ari nacyo arekarama cyane ndashaka kubanza kubibwira amazina yawe uburiwe mbabarire ntugire ubwoba wambwiye ko yakubwiye ko ngo nubivuga ngo azakumerera nabi gusa nabimubajije ambwira yuko abyemera ndetse ko yakwemereye kujya mu itangazamakuru ariko ko umusaba ibyamirenge atabasha kubona wenda turaza kubyumva mu kiganiro gake gake tuzumva n'icyo wenda Ndimbati bivugaho kuko nawe ntahakana abana umwana ni umugisha buryo uhakanye umwana ufite umuvumo kuri wowe ariko no kutamurera nabyo ni ikindi nacyo ni ikibazo Frida wibwire mazina yanjye nitwa Kabayizi Firdaus iwacu ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Muganza ahagana hehe neza akagari ni akasamiyonga umudugudu wa Tangabo akagari ka Samiyonga umudugudu wa Tangabo waje Kigali ryari naje ari mu 2019 mu kwa kabiri wari ufite imyaka ingahe icyo gihe 17
utuze sibyo twagusuye mu rugo se hari ubwo uri bugire ubwoba ndashaka ko wihangana usubira inyuma ubabwire abadukurikiye uzi yuko turebwa n'abantu benshi harimo ingeri zitandukanye harimo n'abarebwa n'ikibazo cyawe utubwire ukuntu ikibazo cyagenze ko byatangiye kugeza ubu ngubu byatangiye gute Ndimbati mwamenyaniye hehe muza guhuza urugwiro ryari kugeza uyu munsi naje i Kigali nje gushaka akazi kubera ko ubuzima bwo mu rugo iwacu butari bworoshye njya gukora mu Biryogo mu Basilamu ariko nanjye nari Umusilamu hanyuma mbakorera akazi ko mu rugo biza kurangira nkaretse bazana undi mukozi njya gukora kandi kazi mu mujyi ncuruza imyenda yo mu noneho mu gipangu watangiriye mu Biryogo uri umukozi wo mu rugo mu gipangu twabagamo habagamo umutipe witwa Valence w'umukameramani mu mafilime Ndimbati yajyaga aza kumureba noneho najyaga mbwira Valence ngafashe nyine filime kuko nabikundaga Valence akabyanga akambwira ngo ntago yabishobora kuko ntago ari gushyira abantu mu mafilime ariko akambwira ngo igihe kimwe ariko umunsi yabonye umwanya muri filime runaka azambwira anjyane Ndimbati yaje kuza ndamubwira ati ndamusuhuza nyine ndamubwira ati ndagufana wari umuzi waramubona naramubonaga muri Papa Sava aho Best Made ndamubwira nyine ko mufana tumukunda ibintu bye akina ari byiza aravuga ati ni byiza cyane kuba mfite n'abana bankurikira ndamubwira ati gusa nanjye ibyo mukora ndabikunda nifuza kuba nakina filime mumfashije yego arambwira ati nta kibazo nzagufasha se ko mbona uri akana keza kujya muri filime nta kibazo nzagufasha amarimero ye igihe ndi muri ukigera i Kigali oya nari maze igihe i Kigali ko nageze ari mu kwa kabiri icyo gihe hari mu kwezi n'ubundi kwa 12 amanimero ye noneho ndamuhamagara turavugana arambwira ngo agiye kunshakira umwanya muri filime nzakinemo ubundi noneho ndi mu kazi nza kumuhamagara ngira ngo mubaze aho bigeze arambwira ati ari gukora ikiganiro ku Isango Star ninze gutegereza nasohoka ari bumamagare ambaza igihe nahira namubwira ati iyo majije gusari saa 12:30 ntanaha ariko hari igihe nyine ndindira ababosi bakamara ifoto nkagera mu rugo ambwira ati ntugire ikibazo ndaguha ifoto kugira ngo tuganire hari umwanya nini nakuboneye wo gukinamo noneho igihe nari ndi gusari yarampamagaye sinafata telefone ubwo arangije we yahise yigendera soje nsohotse mvuye mu mujyi ndamuhamagara ndamugase ko wambuze gusa nari mpuze ndi gusari ntabwo nari kubasha kubona uko mfata telefone ndi mu isengesho arambwira ngo yagiye Kimisagara ubundi ndamubwira ati rero ngenda atashye n'ubundi amasaha arimo arakura kandi nagutegereje ngira ngo ndebe ko waza vuba ngenda atashye ubwo arambwira ati nimbe ndetse arampamagara ndategereza mbona naje nanjye mpita mfata umuhanda ndigendera ngeze ku murenge wa Gitega arampamagara arabwira ngo ageze mu mujyi nimba ntaraje hano ruguru ku murenge niwe yarageze oya njye nari ngeze ku murenge wa Gitega we arambwira ngo ari mu mujyi amamagaye arambwira ngo nimurinde ameri ifuti tuganire ndamutegereza araza arahansanga amarifuti yari ari kumwe n'undi mutipe umwe arambwira ngo reka mudepoza aho agiye hanyuma tubone umwanya wo kuvugana turajyana avamo uwo mutipe yarangije agenda aparika Cosmos ubundi noneho turavugana uwo mutipe ntago muzi ntago muzi nubwa mbere nyine nari mubonye ntago namumenye wari wicaye mu modoka ya Ndimbati ari kumwe n'undi mutipe tugeze Cosmos arahagarara aravuga ati noneho twavugana tangira kumbwira ngo ndi umukobwa mwiza ambaza abantu banereta ubwo noneho icyo gihe nari nagize anniversaire y'imyaka 17 ariko
ariko ni ukubera ko ku ndangamuntu nyine baba barashyizeho bya bindi by'iya mbere ukwa mbere akundi nari navutse mu kwa 12 kuri 24 kuri 24 yari anniversaire yawe 17 kandi n'abantu bari babizi ko uwo munsi nagize anniversaire arangije mu modoka harimo inzoga yitwa Amarura arangije afata akantu k'agapulasitike njya ntubona tugura 100 ansukiramo arambwira ngo ninywe ntabwo arambwira ngo ni amata barimo amakrime n'amashokora ndanywa ndasinda ibyakurikiyeho naje gusanga nkangutse ndyamanye nawe muri lodge bwari ubwa mbere unyweye inzoga bwari ubwa mbere n'abantu twabanaga babihamye ntabwo najyaga nk'inzoga n'indimbati wazi kunywesha bwa mbere nk'uko bivuga bwa mbere kandi nta nubwo nari nzi ko ari inzoga kandi koko nta n'inzoga nari nzi isa gutyo nari nzi byeri kandi nzi ko n'inzoga zibiha zitajya ziryoha ubwo ndimbati bukeye nyine nkangutse turanashwana ashyiraho amakosa ngo ni njyewe wamusabye ngo kubera ibintu nanyweye ngo byari ngo nari nanezerewe cyane ngo ndangije ngo ni njyewe ngo wamushotoye Lodge hagana hehe Kivugizo ni lodge mwagiyemo Kivugizo ndangije ndamubwira ati wimbeshyira kuko ntago nagusaba ntanabyibuka abinshinza gutyo ngo ni njyewe wabimusabye ngo turyamane ndangije narambwira ngo nimbe ndyamye we yigire ku kazi nze kubyuka hakeye ntawe wasigaye uryamye aho ngaho muri lodge oya ese mbwa ntago nasigara ahantu ntazi ubwa mbere ko nubwo nabaga muri Kigali ntago natemberagamo cyane ngo nyimenye ubwa mbere aho hantu nari mageze ahantu nageze hari kuri stade nabwo ngiye ku irayidi ubundi ahandi nagendaga ni mu mujyi garukira mu Biryogo gutyo kandi ntago nari maso uri umaze igihe gito Kigali nk'uko wabivuze cyari gitoya ubundi niberaga mu ntara ibera za Muhanga wabashije kwiga nyine naje n'undi navuye mu ishuri nigaga mu wa 6 primaire muri primaire kuri lodge uwo munsi mu gitondo nyine ndimbati twarashwanye kubera ukuntu yanshyiragaho amakosa y'ibyabaye ndangije ndamubwira ntabwo nasigara ndyamyemo hano ahantu ntazi mari ifoto ongeze kuri Onatarakom mari ifoto arahangeze arangije amana 5 ndataha aguha 5 ndataha ngeze mu rugo nsanga mama twabanaga yagiye ku kazi yakoraga resitora ako nawe nyine yaratashye aranuka byatari arambwira ngo nimuvire mu mugo nanjye kwigira ikirara ni wari waharaye yego akambaza ngo ni hehe naraye nkamubwira ati rero ntago nakubeshya mbabarira nzabikubwira ubutaha numva niteguye kukubwira ubu ngubu ntago mbikubwira aranandakarira kubera ko nari kubimubwira byazo ndamubeshya ati twagiye muri anniversaire yanjye tuvuyeho hari n'undi mukobwa dukorana twayagize anniversaire tujyayo birangira amasaha abaye maremare ndeba kuza kandi saa 7 z'ijoro zageze mbona mwaba mwafunze sinabona uko ninjira ariko nyine arambwira ati ahangaha naragufasha uri umukozi ndakurera umuhugira umwana mu rugo none utangiye kwigira ikirara nk'abandi bakobwa utangiye kugendera mu Kigali ubwo yatangiye kurara kabaye mbabarira nimba wumva wakuze ukorera amafaranga menshi shaka inzu yikodeshe ube mujye ukoreramo ibyo ushaka ndamusaba imbabazi ndamwinginga arabireka nyine aratuza tangije nisubirira mu kazi nk'ibisanzwe hashize sinongera no guhamagara ndimbati nawe niyongeye kuguhamagara ntabwo yampamagaye ko n'urumva twari twashwanye ntabwo ati ntuzongere no kumvugisha niba ari izi filime washakaga kunyenisha ndazibonye noneho njya mu kazi nk'ibisanzwe ndagakora ariko ko iminsi igenda ishira nkagenda ncika intege noneho ukwezi kurashira mbona nta mihango mbonye njya ku iposite dusate kwipimisha nsanga ndatwite nsanzwe nite rero nta wundi muntu nari nzi twahuye muri ibyo bihe ni ndimbati
ndamuhamagara ndavuga ati ubwo ari we iki kibazo nkaba ngifite reka muhamagare wenda mwigireho inshuti ndebe ko twahura. Naramuhamagaye wahise umumenyesha ko twite? ntabwo nahise mbimubwira kuri fone. namubwira ati mbabarire ku byabaye kubera uko ari ubwa mbere nari mbonanye n'umuntu nkawe umeze nkawe unduta nafataga nkawe wambere umubyeyi ukangira inama. Mbabarira atari ku ubu ngubu noneho nta kibazo mfite twahura icyo ushaka cyose nakigukorera mbabarira dure. Ariko bwari uburyo bwo kugira ngo dure kuko uriya ntabwo apfa kumufatisha gutyo ngo muhure azi. Ubwo nyine yaje yishimye azi yuko tugiye kongera kubonana. Mugiye kongera kuryamana? Araza arambwira ngo nimusange kuri onatara ko mu hepfo aho imodoka aho bisi zihagarara ku cyapa cya bisi ndahamusanga. Ariko icyo gihe ntabwo nabaga mu Biryogo kuko mu Biryogo ho n'ubundi byari bitangiye kugaragara ko n'umwite. Ndavuga ati reka mbe mpavuye. Hari umumama nahise njya kubana nawe ku Gitega w'inshuti yanjye nawe yari afite akana k'agahinja nyine abyeyi vuba we gusa narabimubwiye ibyabaye gusa sinamubwira kandi mati ko ntabwo najyaga muvuga. Kubera icyo utamuvugaga? Yari nyine icyo gihe nari ntaranavugana nawe ntabwo nari kuvuga ngo umuntu yanteye. Mutarabivuganaho doko mutarabyemeranyaho? Nari ntarahura nawe ngo mubwire ikibazo mfite. Yego. Umama ntabwo nigeze mbimubwira gusa namubwiye ati umutipe twakundanye yanteye inda mubwira uko ibintu bimeze ariko sinamubwira Ndimbati wanteye inda ndamubeshya. Ndahaba mu kwezi kumwe ubwo nayigira amezi 2 ndangije Ndimbati duhuye. Ubwo nyine yaje yishimye azi ngo hari ikintu kindi kigiye gukurikira tubonanye nyine abona narakaye byatararambwe se ko wababaye. Ndavuga ati ibi byose ni amakosa yawe. Mubwira ko ntwite ntiyabigiraho ikibazo. Arambwira ngo azamfasha kuri buri kimwe cyose nzakenera. Amafaranga arayafite singira ikibazo azankodeshereza ntabwo nzajya gusebera iwacu ngo mere nk'abandi bakobwa birirwa banoteza. Ibyo yahise abyemera? Noneho ndamubwira ati buse ko nta hantu mfite ho kuba. Ahantu hose baba bari kunyinubira n'ubundi dore ko nirirwa ndyamye nabaye nk'ibitotsi byanyishe nirirwa ndyamye n'ubundi bo mbanye nta kintu mukorera ubusanga ndi kubangamira abantu. Arambwira ati ibyo ntugire ikibazo ndaje ngushakira ahantu ho kuba. Duhita dutandukana nta n'iminota myinshi twamaranye ahita agenda. Nza kongera kumuhamagara. Arambwira ati rero hari ahantu nari nakuboneye ugomba kuba ni kwa mwishywa wanjye uba Igikondo. Noneho wamwishywa wa Ndimbati? niko yambwiye ngo ni mwishywa we yitwaga Ange. Ange nawe yari afite umwana w'amezi 9 w'umuhungu ariko yari umufiyemeri nta mugabo babanaga. Ngenda turabana nasanze Ange afite umukozi nawe ahita agenda. Noneho umukozi wagiye arambwira ati rero Fidos akazi nkora ni akijoro ntabwo nagusiga aha mu rugo ngo ntunsigane umwana jya usigarana umwana nanjye njya guhiga amafaranga nduhiga Ndimbati none ntabwo ari kuduha amafaranga yo guhaha nk'uko bikwiye. Umubyeyi utwita ugomba kurya indyo yuzuye none ntabwo ari gutanga amafaranga kugurira izo mbuto kugurira amata reba byose mba ndi guhaha akanyohereza 2,000 nta nayo kubikuza ariho. Umwana ndamusigarana bwa mbere arandushya pe yari umwana wonka ngomba kubyuka buri kanya amuha amata gusinzira ko ari ukumusinziriza akandushya murera bwa kabiri ku bwa gatatu ndamubwira ati rero ntabwo umwana wawe namushobora. Wabagaho se Ndimbati ushakisha ibyo kurya wishyura ibyo kurya no kubaho kwawe? We yari yarabwiye Ange ko azajya byishyura byose ninza akayimwishyurira yewe ariko ntabwo yabikoze. Ubwo uwo mukobwa mubwiye gutyo arandakarira arambwira ati waba umariye iki utari kunderera umwana n'umugabo waguteye inda nta kintu amariye. Ubivuga uvuye aho ngaho mumvire mu rugo inzu yanze kuyishyura kurya arampereza 2,000 ubundi mwikomeraho. Unywa igikoma ukanywa icyayi ukarya n'imbuto z'umwana wanjye naguze nta na kimwe uba waguze niba ari byo nk'uko bivuga. Rero wowe na Ndimbati
umugende nawe agukodeshereza aka kazu kagenda kikodeshereza nta na rimwe arakishyura kandi ukwezi kwa nyine ibyondo kwarageze ndimbati ndabimubwira duhurira no ku murenge ariko n'undi icyo gihe yari ifite amezi 2 duhurira ku murenge ni kuri mba ari ku murenge mba ari kuri sako ariko igikondo turabivugana namubwira se ubundi ko ibi bintu byazana nkuraho kubyara umwana aka kanya ndi umwana nanjye nta kintu nzi nari naranisobanukirwa nimba ndi umukobwa nari nkiri umwana waharetse ubundi ukanshakira umuganga w'umudogiteri akayinkuramo n'undi ko no muri leta byemewe igihe waba ugiye kubyara utujuje igihe cyo kuba wabyara wari ugifite 17 icyo gihe wari ugifite 17 cyangwa wari warujuje 18 ninujuje 18 mu kwa mbere ubwo ndimbati arambwira ngo ntabwo ariko mwaryamanye ufite 17 niwe wasabye ngo gushakire umudogiteri muyikuremo kuko rega yari imaze kumbangamira nanjye ubwanjye nsigaye mbura amahoro abantu bose tushwana kubera inda ndavuga ati ubundi uyu mwana ndamubyara ngo mukoreshe ikindi mbati n'ubundi ari kumbwira azamfasha ntarimo nkodeshereza basi areka gukomeza nteza abantu musabye arambwira ngo ntabwo yabikora bati aho kugira ngo uwo mwana apfe njye ntanafungwa ariko umwana akabaho arambwira ngo azakora ibishoboka umwana abeho ngo ntawamenya uzavamo ahazaza uwo ari we usanga ari we wamusimbura nyine mu gihe yaba atagihari kandi nibyo iyo nda ntabwo yavamo ndavuga ati rero ubwo ubyemeye emera kwirengera buri kimwe cyose kuri njyewe kuko urabona nta kintu mfite iwacu barakennye nta nkihari ngo nzagenda ngo wenda nyahirire ngurisha ifumbire mbona amafaranga bagutunga umwana rero mfasha ureka gukomeza untukije abantu kuko uri kumangayikirije nanjye ntabwo ari uko nshaka kuyikuramo ariko ubuzima uri kumbeshamo burangoye umunsi arambwira ngo ningende atekereza ashaka igisubizo tuzabivuga ndambwira hashize iminsi 3 turavugana arambwira ngo ninze duhurire hari hafi Muhima ahantu mushiki we akorera kuki ku Muhima ahantu mushiki we akorera niho namusanze mushiki we aramumbwira mbwati twakoze amakosa kuri uyu mwana namuteye inda nyine arabimusobanurira ukuntu byagenze ni mushiki we koko mushiki we byanyabyo ariko anamusaba ko twabana ariko mushiki we arabyanga ngenda namubwira ko se uririrwa umbunza mu mafamiye yanyu wanshake niyo kaba agashamburete k'ibihumbi 10 cyangwa 5 njye nzakabamo ariko ndeka gutesha umutwe na bene wanyu nta mwana ndabyara aka kanya nyitwite hariho hose nahaba ariko ndi jyenyine ibyo bihumbi 2 utanga njye nanabirya 3 ariko nta muntu uri muncira mu maso narambwira ati gihe rero Firdausi nta mafaranga afite nta materiel ufite ibintu byose ni ugutangira gusa hari amafaranga hari ibiraka ndi gukora nteganya kuzabona amafaranga mu kwa 5 hari mu kwa 2 wowe wamfashije ukaba ugiye iwanyu mu cyaro tugafatanya nk'abantu tugiye kugirana isano nk'iyi ngiyi kubyarana n'ibintu bikomeye twumvikane tujye inama ntungore wabaye ugiye iwanyu nkashaka amafaranga giye ubwanjye nzakwihamagara yewe nzaza no kukuyirebera nkwizanire usanga ibintu byose nabitunganyije ndamubwira ati niba ubyize yari isezerano uzi ko uzaririnda ndagenda aranarahira yewe aravuga ati mbura abana banjye nsigare mpagaze nk'igiti kitagira amashami kandi nari nkikijwe n'imiryango nzabikora nzakuzana uragenda nanjye numva amagambo ari kumbwira ntabwo yabirengaho ngamemukire ndabyemera arangije arambwira ati uriya mukobwa rero mwabanaga kugira ngo adasigara neza bene wacu ababwira ati ndimbati yateye inda reka tumutekere umutwe tumubwire yuko wabeshyaga udatwita ahubwo washakaga kundya amafaranga ndamubwira ati bikora uko ubishaka nta kibazo ngicyo ushaka ngo ufashe ndakigufasha arangije amariye ifuti turagenda
aramuhamagara turi mu nzira anjyanye nyine ancyuye amubwira ati sha Ange burya abakobwa b'utubandi n'utujiji babaho aka gakobwa ntabwo kazi kubeshya uzi ko kambeshya ngo karatwite kadatwite njye nagatungiye nkijyanira kwa muganga bapimye basanga ntagatwite shagaga kunkuraho amafaranga ntanifitiye n'ubukene mfite muri iyi minsi je nyine araseka amubwira ati yakinnye nabi nyine ntabwo azi ko umunyakigali ndamubwiye ngo naze apakira ibintu bye mu gitondo azinduka agenda gusa nk'umuntu tumaranye muri ubu buzima iminsi nzi ko hari n'icyabaye hagati yanjye nawe namufashije ndamuhatike ubundi yajya iwabo yasubira mu kazi ko mu rugo yajya gushakisha ibyo yakoraga ntabwo bindeba gusa ejo mu gitondo nawe umuzindura ava aho ngaho nshaka no kongera kumwumva biruzuzwa bukeye nanjye nyine mpageze nigira sere Ange mwereka yuko bya bintu ari byo avuga ati sha uri agacucu koko tundi umusitari nk'uriya iyo ushaka kumurya amafaranga utamwaka amafaranga tukamubwira ati ibintu wankoreye niba udashaka aka kanya njya mu itangazamakuru hituma amafaranga yanaye hanyuma nceceke njye no kwirwanaho mu cyaro nta n'impamvu wemeraga ko ajya kugupimisha gute kandi adatwite ntabwo ati yajyanye ntabizi waje gutaha mu cyaro karakeye mu gitondo tunahurira Nyabugogo arantegera nkatishiriza tike amayibihumbi 15 njya mu cyaro ariko mama we nawe nabimubwiye kuri telefone mama wawe kutwite mama we kugira ngo wenda mpagere yabanje kungirira impuhwe nabimubwiye ndi no kuramubwira ati rero mama rwose ibi bintu birangoye ntabwo nari niteguye gutwita nigiye kwihigira ubuzima urabizi gusa naguze imiti ndangiye kuyikuramo basi nikomereza ubuzima ambwira ati have sigaho umwana wanjye itakwica ngwino basi ngufashe ubyare nihagira ya matiku yo mu giturage n'ukuvuga zamubaza niba rero wabyaye wenyine ndavuga ati reka nzinduke nza ahari wenda wanduhura umutima nanjye nkakwegamaho ukamfasha arambwira ati zinduka ahubwo uze imva iyo miti uyijugunye muri toilette kuraho utazongera no kwikubita amaso ariko nyine naramubeshyaga kugira ngo angirire impuhwe ninajyayo anyakire nk'umuntu ufite ikibazo ujya mu cyaro ngerayo baranyakira neza mama ntiyanabibwira papa ntajya n'undi muntu wese abibwira arituriza ariko n'ubundi kubera ko yari yaranguye nabi mu mezi ya mbere mu rugo n'ubundi nta kintu nari kubakora hano raga ndyamye ntarya nkaruka ntanywa nkaruka noneho papa nawe akabireba mbonye atangiye kubyibazaho ndamubwira ati ariko muzi yuko burya kumenyera Kigali nabyo atari ibintu byoroshye ntamenyereye amasuku yaho none imyanda yahirananiye ibiryo byabanza biba birimo imyanda ngo wese ngo wajye ubiteka ndavuga ati ahubwo inzoka ziranyishe reka njye kwa muganga ariko ndavuga ati njye kwa muganga ngiye no kwipimisha gupimisha inda kuko numvaga bavuga ngo ntabwo ugomba kurenza amezi 3 utaripimisha njya kuri centre de santé y'iwacu hageze ngira ngo wenda bajya mu isuzumiro niwe bipimishiriza barambwije mbabajije ahantu bapimisha inda banyereka ahantu kuri maternité mpita mbona ni abagore bo muri quartier bicaye aho ngaho sinajyayo hariya byaba birabura bahita babivuga iyo ugeze mu rugo mpita mbireka ndagenda ndababwira ati ndababara mu nda ariko mu isuzumiro bwo kwa kabaganga baba batanzi nawe babwiye ikibazo mfite ndibabarira mu nda numva umutwe undya gucika intege kuruka nyine nabyo numvaga ari indwara ndwaye ubundi barangije bamutumini ntazi ubwoko ndabwira ati gusa nirwariye n'inzoka kuko zimbuza apeti papa aragenda ndamubwira ati dore bampaye ibinini by'ibintu ndwaye ngo ni ama-infection y'imyanda ntamenye ibyo ari byo ariko akayabwira mama turiya mukobwa ko mbona kabaye mama akavuga ati ariko se ntiyakubwiye ko ari umwanda wati yasubiye i Kigali se cyo genda nabyibuka papa yagiye kumpingisha ku mbaraga ambwira ati ririya terasi ugomba kuririmuka rirangiza ejo tukabyuka dutabira byayo nyine kuko yavuga ati ndambiwe kubona wirirwa uryamye ngaho ku zuba uraryamye ngaho nijoro uraryamye igitondo niba uryamye ni wowe fata ujerekani ujye kuvoma mu gitondo abyuka ampakirira isuka njya guhinga biranananira niryamira ruguru abandi ndabareka barahinga
dutashye hano karavuga ati ndabona umujyi umaze kukuryohana rero shaho ushaka kwigira nk'aho wize uzakora iki kutize ngo ufate ikaramu ujye mu biro subira i Kigali ujye koza amasahane cyangwa ujye gukora muri resitora cyangwa ujye gucuruza imyenda. wagarutse i Kigali? Amwana nta kibazo papa rega nzasubirayo ngo se nushaka umugabo w'umunyacyaro uhinga uzabigenza ute? Ndavuga ati icyo gihe nzamenyera ariko bose ndabimenyera. Ndangije nimbati navuga ati wamfashije ko mu rugo bamereye nabi bari kumbwira nabi bari kugenda babangamira abantu nkagaruka ngo se ndabona amafaranga ariko ubundi reka tujye inama ngo wahetse nkabura amafaranga 100 ugashaka ibyo gukora aho ngaho ko ibintu byo mu cyaro biba byoroshye hanyuma ugashaka ubuzima ukazabyara hari icyo ugezeho. Ntabwo ati se ubuhanga muri iki giturage wahakorera iki ko n'abandi bose byanze. Icyo gihe nibwo bari batangiye bari bavuze ngo umuntu umwe wa corona ngo yagaragaye mu Rwanda. Nyine nakumva n'uburyo ahantu bagenda bashyira mu kato ndavuga ati nanjye baraje banshyiremo ndi Nyaruguru. Nahise nshaka akazi ko mu rugo. Hehe? Kicukiro. Wahise uza i Kigali mu kazi ko mu rugo? Ndagiye ndagakozesha abantu muri abanambere abana beza bari abasilamu kandi nanjye bakabona nyine ndi uwo mu idini yorije. Ubwo baranyakira neza bamfata neza ariko bakavuga se kuri kubyibuha cyane kuri kubya cyane nahoraga niyambariye igipira cy'ikijampa kambwa ati ko wara wifuza ati ndi imbeho anifitiye imbeho ngewe sinzi ibintu ndwaye. Ako nyine n'ubundi beza kurangira bigaragaye ntacyo kufura nunamye bikanga. Ubwo igeze mu mezi 4 amezi 5 arashira abarangira bambwa ati rero ntago twakuvunisha tubona ufite icyo kibazo n'ubundi ni ibintu bigaragara ko bana bamaze turatwitereka reka ntago kandi ndigaragara. Noneho wahise werekeza hehe? Icyo gihe twari turi muri guma mu rugo. Wari muri guma mu rugo muri icyo gihe? Ariko twaravuganaga nkambwa ati sha wanyereje nk'amafaranga nkigurira nk'utubuto cyangwa amata mwana agakura neza naye ntaramenya ko ari impanga. Newe nkanatira fone nkajya nk'ahantu ubona hasa nk'aha ari habi kugira ngo umuvugisha abone ko ndi mu cyaro kambwa ati nyereka indu kwingana nkabimwereka. Yaratamenya ko wagarutse i Kigali? Azi ko ndi mu cyaro kuko kubimubwira najyaga mbicishamo ndiyo n'ubundi nkambwa ati ngiye nzagaruka tumvuzibeshye niba ushaka gushwana nawe. Tugatuma rero ntamubwira ko naje akora none bamajije gufungura ntavuze ubundi nzabihisha kugeza ryari. Yagenda yarigeze mu mezi hafi 6 ndamuhamagara none ndabati ngiye gufungura umukambi mubwire ashaka nuko ashaka akora iki ndabivuga. Ndamuhamagara ndabimubwira mubwira ko ndi i Kigali mu cyaro namaze ukwezi kumwe mu kwa 3 mutanze i Kigali. Nambwa ati nuko kwezi kumwe ntako wamaze ngo ha mwana we ngo kandi ngo nubwo ngo wiyorobeka ngo ushaka kuburi bandi nguri n'ingegera tako n'ibyo bitutsi uri kunuka ngutwitiye koko unwite se ntwite kibone mbwiwe n'iki kari ngewe. Nambwa ati ufite uburenganzira bwo kubimenya ariko reke gukomeza kunuka musaba imbabazi pe. Nambwa ati ntabwo nakubabarira gusa andika urupapuro usaba imbabazi umbwira abakubwiye kuza i Kigali umbwira aho wabwiye ko ari nje wagutenda byose ubinyandikire ku rutonde. Abo wabibwiye abakugiriye inama abagiye bakubwira ibyo gukora bose ubinyandikire ndakubabarira. Ntabwo ati ibyo bintu ntabyo nigeze nkora nta wangiriye inama nta n'uwanzanye i Kigali nta n'uwo nabibwiye kari wowe. Ubwo noneho ndimbati arambwira ati ntago nabyemera ati ngaha ndike ibyuzi byabaye muri iki gihe cyose wari umaze i Kigali waba waravuze cyangwa barakubwiye. Warabyanditse? Ndarwandika. Ndarwandika mfata urupapuro n'ikaramu ndandika rwose ndarwuzuza. Ariko mu Rwandika musaba imbabazi mubwira ati ngiye mu rugo bari bambangamiye banuka buri munsi uko bwije uko bukeye kiraho numva ndarambiwe mfata umwanzuro wo gushaka akazi ko mu rugo kuko icyo gihe ndiko kari kuboneka vuba nta kandi nari guta mbona byihuse. Ndabyandika ndabirangiza ariko ibyo byo kuvanga abantu bangiriye inama ntabyo nashyizemo kuko nabari bahari. Hanagura hano ku jisho? Nta nabo nari nabibwiye. Ubwo turangije arambwira ati uri hehe saa nabwo ati Kicukiro niboye
tugeze Saint Joseph natama gusanga araharambwa ati ndaje nkurebe mu kanya. Araza ahagarara kuri Saint Joseph kuri kiriya kigo cy'amashuri amwanima musanga ndamusanga arareba nyine abona inda yarakuze abaye siyinda ko yakuze ubu ni gusa ko mbona ari nini cyane ubu utwitunda y'amezi 6 mbona wenda kubyara mbwate nanjye simbizi uri utaripimisha ngo umenye ngo bimeze gute oya kwipimisha icyo gihe ahubwo nibwo nahise njya kwipimisha kuri centre de santé bwa mbere indi ifite amezi 6 ko n'ubundi hari muri guma mu rugo se nari kubona uko nanajyayo noneho aribwo no kwa muganga bapimaga yaraguherekeje kwipimisha warijyanye narijyanye arambwira ati numvuga biraba bipfuye bahita bamfata wowe ucece ko ujya ugira ibanga nk'umukobwa uba umugore umugore ntugira ibanga ntisinzakuvuga ntugire ikibazo njya kwipimisha bambaza se w'umwana ati rero ntabwo muzi none se watewe inda n'igiti ubundi matara amwe ati uzahita babwira ko yari umushoferi ujya muri Tanzania yagiye agiye Tanzania nyine ntiyagarutse kubera corona ni sawa ubwo mbabwira gutyo muganga akomeje kumbaza byinshi ndamubwira ati rero muganga mbabarira gukomeza kumata ibibazo utanabinyibutsa ibyabaye kugira ngo iyi nda bayintere ni birebire ndatuma ndira rero andikaho njyewe ni njye mama w'umwana uri kureba pa umwana nawe ureba n'undi simukubwira ngo azi ntawe uhari nta ndangamuntu ye mfite kubwira amazina ye gusa ibyo ni ibiki ndangije yandika amazina yanjye gusa noneho ngiye kureba ku gafishi bari bankoreye nzajya ndeba ngo inda ya mbere noneho ngiye nkasoma ngo indaya ya mbere ndamubwira tumva ibintu nkore nguno tujye kwa muganga uko banditseho ko ndi indaya ya mbere ngo urebe reka ntabwo bakwandika umuntu ibyo byaba ari itesha agaciro twese bakwandika ku ifishi indaya ngwino urebe niwe yansobanuye turana banditseho inda ya mbere ntabwo ari indaya ya mbere uwo ni ndimbati mwari kumwe ibyo ntumva kabinsobanurira gusa bampima uburebure bwa nyabyo bababwira ati wa mwana ujye muri ekogarafi urebe ko turi kubona bidasanzwe umwana uburyo yaba angana ari umwe tugenda urebe ukuntu bimeze bati mundangire ekogarafi ahiye bandangira ahitwa Betisayida barambwira ngo ni 3 kuko ni kuri mituweli njyayo niwe wayitangiye ayo ngayo kwipimisha byose yarayampaye hari n'andi nyine nagiye nshyiraho yo bari baramembye aho ariko n'undi sinari nkibakorera akazi ko mu rugo ko bari barambwiye ati ruhukira ubyihorere natwe tubyikorere ubwo ni muri cya gihe cyo gutwita reka wenda tugere igihe hagati aho ngo akomeje kuvugana na ndimbati kugera igihe cyo kubyara twaravuganye amvana aho ngaho narindi anjyana Kimironko nanone aho anjyanye arambwira ngo ni umufamiliye w'umukobwa wibana kujya kubaho ngaho Kimironko ndahagera nawe bya bindi byo kubabwira ati nzabishyurira inzu nzaguhahira ntiyabikora umukobwa nawe ati jyana ibyawe nawe arakwirukana ntabwo mwazajya muza mumbeshya ngo murahaha ngo murishyura inzu ndibyo ndarenda kuzora mu cyane wabwira ndimbati aba arambwira ati ninze anyereka ahantu tujyana rwa Rutabura kwa Bora tumuze Bora w'umukameramani anjanye ndumva hari muri sinema koko amubwira ukuntu ubuzima bumeze ibibazo bihari abwira ati Bora wewe wananyumva nawe nzi ko umugore wawe hari uko byagenze urusejo bundi ukamenya nawe yari amateye inda umugore we ari muto ariko ntabwo ari muto nkanjye we yarafite imyaka 18 19 wowe ufite 17 ubwo nyine babiganiraho haramubwira ati rwose unyihanganira umbemo nk'umuntu w'umusaza noneho niba hari nk'akazi waba ufite hano ubu kampaye uyu muntu mbe mushyizemo ndamufasha ndebe ko nashaka uko yabyara kitegura izo mpinja dore n'ebyiri atwita impanga ati karabaye umwana aravuna none iyo yongeyeho abana biba akarusho avuga ati nta kundi nyine ngomba kubijyamo nkabikora se ko byabaye mbikore wiki noneho Bora ako kazu kari kadakoze nimbategura gakoresha shyiramo sima shyiramo irange ukabamo shyiramo n'ibirahure nta byarimo byose arabikoresha ukajyamo ashyagura matera anshyiramo shize iminsi angurira n'igitanda
ubundi noneho umugore Bora yari yamuzanye nawe wiwe yamusabye nawe umva twabyariye mu gihe kimwe umugore wa Bora yabyaye ku wa 5 mbyara ku wa 4 ukurikiye ubwo wabaga muri icyo gipangu ariko mbere y'uko mbyara yaragiye areba undi mama yari arimo avuga ngo agiye kumpinduriza igihe navukiye anshyire muri 2 bandikeho ko navutse muri 2 kugira ngo imyaka yiyongere bitazamuteza ibibazo kuko yarambwiraga ati uzemera kutandikisha ngewe kwa muganga sinzabyemera narabimwangiye navuga ati naba narakwandikishije ntwite no kubana wabyaye ngo sinkwandikishe cyangwa ati ibyo ntabwo nzabyemera abwaryemere uwo mu mama nabonaga yishyuza imitekano mu Muhima hamwe ati mfasha urebe abantu bo mu tugari n'abahe muziranye mumfashe ibi bintu bicemo umwana muhindurize ibyangombwa by'indangamuntu ye ubwo mwaka nari mva hari hashize nk'ukwezi nyibonye nari naranayibuze ntayo ndabona ko ku mahirwe nza kuyibona ubwo arebyeho ko kasanga ni 2 ku ndangamuntu ibyo bashaka guhinduza bagomba kubinduriza he mu tugari aho sinzi aho bagombaga kujya nyine bo nibo babivuganaga bakambwira ati ntibinanga wowe uriya mwana umube hafi mwumvishe uburyo atagomba kunyandikisha mwereke impamvu izo arizo zose mbi zatuma atanyandikisha ugiye kwa muganga rero kubyara byagenze gute ngiye kwa muganga kubyara kuba mu matwari tumaze iminsi tuganira tuziranya nganiriza mbera nk'aho ari mama arambwira ati rero uriya mugabo kumwandikisha ntacyo bivuze ni umusaza arashaje mu kanya wabona twayakoze impanuka arapfuye n'usuko ujya kusitaragoringa umwana ukuza mu irangamimerere namara gupfa bizagenda bite ikindi uzashaka umugabo uzashaka azagukunda kunde n'abana wabyaye azabandikisha uramureke wanabandikisha no kuri siti none se papa we ntashaje wapfuye ariko wanategereza igihe uzashakira umugabo ukabandikisha mva arabinyumvisha ariko ndabyumva tujya kwa muganga ngiye kubyara Timbati yari yaraguze imyenda ingahe se cyakora icyo yaguze umwana cyashyushye umwana ni porte bebe yonyine ubundi n'udupira tungahe udusarubeti 4 udupantaro 2 ku buryo buri mwana afite nk'utwenda 2 cyangwa yari yamaze kumenya ko mutwita impanga yabimenye ku mezi 6 ubwo ndangije nta kenda yigeze angurira mu buzima umugore utwite nta gatenge ntaki mbese igihe cyo kubyara wandikishije honde igihe cyo kubyara nyine yarambwiye Julienne uwo mugore yamwihore we vuga uwo ngo wakoze ibyo ngibyo umwihorere ababishinzwe bazabikurikira we nyine yarambwiye ati aya mazina bari yuvuga mbwira Kwizera Jean Claude uwo mudamu yaguhaye niwe waguhaye ngo vuga ko ari runaka Kwizera Jean Claude bambarije kwa muganga amazina ya papa mwana mvuga bambarije nimero ndangamuntu ati ntayo nzi nimero ya telefone yo ndayivuga washyizeho yandi Imbati amaye iyo fish hariho nimero ya Imbati izina ntago ari uko numvaga nimero nta naho bihuriye niyo navuze baragenda igihe sinari no ko bagiye kwandikisha irangamimerere ibintu byose bambwaga ati vuga gutya banjyana hariya kwa muganga bandika irangamimerere y'abana ntabizi gusa bampa nimero umuganga arambwira ati izi nimero uzagende ku irembo sinzi uko nambwiye ngo nyine ngo banabyemeze ngo ndebe ko abana bari muri systeme ndavuga se abana bageze muri systeme banditse none ndamase mvuga mwabanditse mu irangamimerere ati hano tuhandikira abana iki cyorezo gisigaye gituma twandikira abana kwa muganga ngenda ndi kubitekerezaho ukuntu abana bageze mu irangamimerere n'uburyo guhinduza irangamimerere mba numva bigoye azabihinduza ati kambwira ko nyuma y'icyumweru azaba yabihinduje akabiyandikishiriza mu buryo bwe mu bantu be b'inshuti ze nta leta ibijemo n'akagenda akareba inshuti kabamwandikira ndagenda uwo mumama anjyana iwe kuba ariho mba ariko nawe bapfa amafaranga ahantu hose najyaga bapfaga amafaranga yo kudutunga ayo bari bemeranyije ntabwo yatangaga umaze kubyara niho wagiye noneho uwo mumama anyicishije inzara none haragenda ranoteza
akajya ambwira ati ndimbati n'imbwa imwe y'umurizo nta kintu izakumarira nanjye akambwira ati wowe nta bwenge ugira umva yambwiraga amagambo menshi mabi nkarara ndirakandiza buri gihe n'amashereka arabura nta gikoma nta biryo abantu b'abaturanyi nibo banzaniraga ibyonje aho ngaho babaga ku muhima uwo mugore yagiye we nyine kuko baga babibonaga batuye umubyeyi wabwira ndimbati namubwira akambwira ati amafaranga mba nayatanze ahubwo we ngo nushima bambwira ko utajya ushima noneho ndimbati nza kumubwira ati nyaboneka wanabaye ko numva ngiye gupfa nageraga ku zuba nkenda kwikubita hasi najyaga ku zuba kubera amasereri y'inzara ntabwo yagufashaga guha ibyo kurya guha amata y'abana ntabyo icyo gihe ntabyo yazanaga yatangiye kuzana sinari nzi niba bitanga cyangwa atabitanga so umugore akavuga kuko yaramucumbikishije akavuga yaravuga nta kintu amuha ngamuye nica ntikize ubwo ndimbati yaje kuza kuri anniversaire y'uwo mumama abana bamaze icyumweru bavutse agenda atamvugishije nibereye mu cyumba bukeye hari kwa gatandatu bukeye mu gitondo ku cyumweru aragaruka agarutse araza aravanga ntabwo nabikora uko nkuvugisha abantu benshi bari bari hano mama nagiye ntakuvugishije ariko bisemo kuzinduka ngaruka kugira ngo utabibona nabi ariko noneho uwo mumama aramundegera amubwira ngo uburyo ngo abaturanyi ngo banzanire ibyo kurya ibyo ngubyo ngo nagasuzuguro ngo kuba ngo wagenda ngo abantu bagasigara bagabura umuntu babatse nimba babona inzara inyishe bakangirira impuhwe nk'ababyeyi bazi ko konsa bimera ibyo umubyeyi akenera wowe ntabyo bansigiye ugira ngo bigende ute haje avuga ngo mba ndi kubasebya ngo ndabivuga ngo nta muntu ngo wo mu gipangu utabizi kandi nta n'umwe wari unabizi ko ari ndimbati nyine yaramuntezaga amubwira ngo mpora mbivuga ngo bahora bangira inama ngo ninjye kumurega ukaba tumva kazibeshye kandege wowe nta n'ikintu wavuga ngo cyumvikane yakubwira ko numurega bizagenda gute yarambwiraga ngo azajya ngura bati wajya kundega aho uvuye bakampamagara wajya bakoresha DNA amafaranga icyo abereho ni ugukemura ibibazo nk'ibyo nkazibura umva ukahinduka umusazi ukajya wirirwa ugenda ukamara imyaka ugenda ukagera ukaruhu ugaterera iyo ukabyorera rero niba ushaka ko tubana neza ibintu byo kundega n'abakugira inama byikuremo icyo gihe yarananyatserega simukadi nta muntu mvugana nawe nta nunsura wansura bikaba intambara wanyumva telefone ntabwo wayigiraga ntayo nagiraga telefone yarayinde cyangwa tujye wumva radio cyangwa ucane telefone nugura simukadi ubwo uzaba uhisemo telefone njyewe uzaba unyanze nk'aho atari njye turi utwitiye ariko hagati aho ngo yaguhaga ibyo korera abana no kurya yabihaga abo tubana gusa nabo bakavuga ko ntabyo yabahaye nyine bakama duke ubu hagati aho ngaho umugore wa ndimbati yaratarabimenya famiye ye ntabwo nzi niba yaratarabimenya ubona ari inzu ubizi nyine naho yagendaga njyana muri abo bantu nagiye nkubwira ubwo babimenye ryari iwanyu no mu muryango wa ndimbati bwite nk'iwacu babimenye kari ndimbati narabyeyi nyine abo muye n'ibibazo by'inzara njyewe ndababwira ati ni ndimbati kuko narenze mva mu rugo nanze kuba mama namubwiye wanteye papa ye bamenya ko ntwite sinanamubwiye wanteye babimenye ko ari ndimbati narabyaye ibibazo iyo byakurenze nibwo ubasha ahari kuvuga nibwo nabashije kubivuga ndababwira ati ni kanaka gutya na gutya gusa nza kugira umugisha hari mwene wacu twari twaraburanye kuri fone muri anniversaire y'uwo mumama twabanaga ayizamo gusa sinari nzi ko mumama banaziranye kumbe baraziranye kuva kera baranabanye ayizemo ndamubona ye baba we naramuririye agenda kose nari mfite ndakamutura nawe arambabarira ntega amatwi aranyumva angira inama arambwira ati hangana inze mbikoreho kandi jya ubanza utuze urebe utegereze urebe nimba hari icyahinduka ureke kwihuta cyarahindutse icyo gihe utegereje icyo gihe nyine icyabaye ndimbati yamvanye kuri uwo mumama ariko kuhambana nabwo nahavuye nabi kuko uwo mugabo mwene wacu hari umuntu yari yampamagariye duhurira ahantu hariya hepfo banza ari ku makaro ngo tuganire mubwire ikibazo mfite banza nimba yambwaga ngakora mu Mbuto Foundation sinzi uko nabimbwaga nyine ngo bafashe abana b'abakobwa batewe inda bakiri bato uwo muntu akubwira ko akora
muri icyo kigo gifasha abana b'abakobwa nyine bahohotewe cyangwa batenda bakiri bato, mubwira uburyo azafasha, mubwira ikibazo mfitanye na Ndimbati. Ndimbati ahari oya yari njyewe n'uwo mwene wacu n'uwo mugabo bazanye, ndabimubwira. Ndangije umwana umwe nari muhetse, undi namusize, n'undi nta mashereka nari ifite, nari majije kuma narashizemo. None uwo mumera arampamagara arambwira ngo umwana nagiye he ko umwana ari kurira. Ndabwira ati urabizi ko ntigeze nk'igikoma, hamagara se wamubyaye amugurira amata muwe mumuhayamo. Nanjye nagiye kureba aho nakwikurira ibyo nirira, ndashonje. None se ngo waje ko igikoma twagiteze, nabwo ati tonda ibyo nashyirishijeho nanjye bigiye kuboneka, hanyuma njye wenda ndebe ko nabona na duke tw'iri joro. Uwo mugabo mwanzuye iki mu byo mwaganiriye? Yambwiye ko agiye kubikora, agiye kubikurikirana kandi igisubizo nkakibona vuba. Ko abana bato ntabwo bagomba kwicwa n'inzara na nyina, ko nawe yarabibonaga ko rwose mpfuye pe, yarabirebaga akabibona. Ndetse nk'ubu ngubu utangira noneho kubona ko n'inzobe yatangiye gusa neza, ubundi nayo nabaye umuhondo ntari n'inzobe, imba ari umuhondo imba ari icyatsi. Ubwo ndataha, uwo musaza wanjye yaranamperekeza ambwira ati wowe genda. Ndimbati bari bampamagaye ntanabihoreye. Noneho arambwira ati wowe genda, ndakuba hafi, ndagucungira hafi, ikikubaho ndahita magera byihuse, ntugire ubwoba. Ko nabaye ati mfite ubwoba ko uriya mugore ari bunkubite. Mageze uwo mugore na Ndimbati nawe oya narahageze Ndimbati ataraza, azana n'uwo mugore. Arangije umugore aranuka, Ndimbati araho yumva ntiyajyana n'icyo avuga, afata n'ikiguma cy'umwana aranakinkubita. Ndimbati areba aricecekera aho mu rugo. Byarangiye gute? Byarangiye Ndimbati ahagukuye nyine kubera ko nabonaga ari faya byadanje n'ibintu byo gukubitana byajemo. Isavuga ati reka tugende, ansubiza rwa Rutabura kwa Bora. Abari usubira kuba wahamaze igihe kingana iki? Hari n'ibyo wambwiye by'uko waje kugira igihe ujya kuba kwa Ndimbati mu rugo hariya Norvège. Kwa Ndimbati ko ntabwo nahabaye, narahagiye. Wari wagiyeyo gushaka ibyo kurya? Wari wagiye kugira ngo njyeyo? Ndimbati nambwira ati oya aho kwa Bora nabo ntabwo bari bavuganye ko azajya bayihumbi 50 ku kwezi cyo kugira ngo nanjye ndi n'inzu nyine ugikodeshwa. Iby'inzu ntabwo inzu bayimwishyuza, gusa bati umubyeyi akeneye igikoma, akeneye amasombe, akeneye ibitoki, akeneye ibiki, ibyo byose agomba kubibona. Ati gusa 50 nta nubwo byavamo mu kwezi. Ati nanjye ndagufasha, ashyireho akanjye ku kabi wanjye dusangira ku meza. Ati 50, kamuha 10,000, kamuha 10,000, 50 ntayamo, kwezi kugashiramo haye 20. Mugabo nawe ararakara, noneho haza kuza n'umuntu uje kunsura, ananyizanirira pampa z'abana n'ifu y'igikoma, ariko babibonye barambwira nabi. Noneho uwo mugore we shara nankubita akamambiri mu maso. Mbati ndamuhamagara mbimubwira mbabaye ndi kurira, araza afite ukuntu buriya yivugira neza, kahita utuza akamvana. Ese ntuza amaze kuhagera ambwira neza, aranyigisha aranyinginga. Ko nawe mubwira ati ndagiye kubona umuntu byaye abana bafite amezi 3, nkaba ndi gukubitwa n'ahantu wangize. Si ubwa mbere bibaye kwa Julienne barankubise, none n'ahantu ndongeye ndakubiswe. Kubera kubaha uburenganzira bwo kumfungirana, nta muntu wemere kungeraho undindisha abantu nk'aho ndifungwa. Hagati aho ngaho ntiwigeze ubwira RIB cyangwa urundi rwego? Ntabwo nabibabwiraga, yarambuzaga. Yarakubuzaga? Ahubwira ko muzabikemura hagati yanyu? Aho bati bizakemuka, jya utegereza kandi wihangane. Kandi kwihangana bitera kunesha. Wihangane ndi guhiga amafaranga ku bintu kubyiza. Bana rega n'abanjye Frida, ihangane nshaka amafaranga. Byarangiye gute aho ngaho kwa Bora? Kwa Bora rero urumva n'icyo kintu cyo kuvuga ati barankubise, twese tugirana beef. Nta kuvugana, nta kintu banateka, mwumva sinshaka kurya, mbataza noneho cyabera abo yatireka ngo kodeshereze, anjyana ku Kamonyi Igihara. Ankodesherezayo inzu y'icyumba na saro. Ariko nzana na murumuna wanjye ngajya mfasha abana. Wanjye hageze abona nabyo kurya bihari, nibatakanyiriza 5,000 bitarenze 5 ngo nimaye. Ndibukuremo pampa y'abana, ndibukuremo ifu y'igikoma n'isukari, ndibukuremo amakara n'ibyo guteka. Ibyo 5 byari bya buri munsi se? Reka da, kimamo mu minsi 4
itanu itatu nyine uko abishatse nabwo kugira ngo abime nabanje kurira noneho biza kugera igihe ntiyayanga no kumfata mva nta n'igihumbi mfite icyari ryari ni amata y'umwana y'abana yo kunywa noneho nawe udateka njya kumureba iwe nsanga aranahari ugiye kumureba iwe hariya Norvège ariko umugore we yari yarabimenye kuko nimuka ku Kamonyi twaranajyanye n'umugore we turi kumwe yari yarabimubwiye n'abana nyine abantwaje umugore wa Ndimbati niko bimeze numva yari abizi yari yarabimubwiye ko ntabwo yari kuza kuntwaza abana ngo anyimure atabizi yari abizi ndangije njyayo mbwira n'umugore wahari vuga ibintu ukuntu bimeze umusanze mu rugo ndi no kurana arangije ambwira ati ubundi Firdausi wampaye abana banjye niba wumva bagutera stress ubundi ikintu yamojejeho kuva nana batwitara mwanga nzababyare mbamuhe ntarabonza kabashyire ku mata ndiyirira imyuga nanjye nsubire mu buzima busanzwe mbabye horaga mbwira ngo nzaba muhanyicisha inzara ati bampe n'ubundi ntago bashoboye icyo gihe umusanze mu rugo nabwo arakubwira ngo nimba muhe nabwo ati barakunaniye ndi kumwe nabo mbaha ibere uzabashobora noneho ndahari bakurirana wenyine nta mama wabo uri bubahe ibere uhari aravuga ati ngo utangiye ngo no kusuzugura mu rugo iwanjye wagicucuwe aranuka bitutsi by'urukozasoni umugore we yicaye ahareba yumiwe ndangije ndavuga ati utavaho unandenza aya mataje ukanarinda mpapfira ari njye wizanye umwana nayo namuryamishije yasinziriye ndagenda ndamushyira mu mugongo ndamuheka aba nsanze mu cyumba cy'abashyitsi amfata ari kuniga ambwira ati uzaramuka ugize ijambo nari muhingutsa ngo naguteye uzahita usezera ku buzima ndamubwira ati ahubwo mwese ko bivuze byabaye nyine wenda iki cyari cyo gihe cyo kubivuga igihe kitaragira n'ubundi nta cyaba uwo munsi wahavuye gute rero cyangwa warahagurutse uwo munsi namubwira ati niba wumva ushaka ko ntabivuga ahubwo hita uvuga ati uyu munsi nibwo bwa mbere ubonye izuba cyangwa ubonye umunsi mu buzima bwawe ntuzongera kubona unyice ambwira ati njyewe ntabwo nakora amaraso yawe n'undi uwo ari we wese yakwica ariko ku bwanjye ariko urumva niwo waba uyamenye ndasohoka arandekura umugore we ahita afunga ku rugi ngo nasohoka ambwira ati Firdausi icara utuze tuganire nimba ari ukurira urire urangize umarira ashire ubundi nurangiza utuze numbwira ko tuje tuvugana ndicara hashe umwanya nabwo ati noneho wambwira ibyo wumva gushaka kumbwira ambwira ati Firdausi njye ndi umubyeyi kandi mukuru ari umumama ubikubwira ibyo ndi kubona impamvu ndi kukubwira gute ni uko uri umwana muto iyo uza kuba mukuru nta nubwo ni kwemera kunyinjirira mu nzu ariko ibibazo ufite si we wenyine n'abandi bari munsi yawe n'aba 12 biraba none wowe aka kanya ufite imyaka 18 shinyiriza ukomere tuganire ndamubwira ati ngaho mbwiye ambwira ati mbaye fata yuko turi kuganira nka mama wawe ntega amatwi wisanzure umbwire ibikuri ku mutima ambwira ati byose wabyumvisha nubwo nabivugishaga agahinda ariko wabyumvaga kandi ndakeka nta n'icyo utazi wasabaga nyine ibyo kugira ngo bigutunge njye nashakaga ko ampe ibyo guha abana nanjye none se Firdausi iki kiganiro cyawe n'umugore wa Ndimbati cyanzuye iki umugore yarambwiye ati ninze mpabe kubera ko kwishyura inzu akamahera byamunaniye ninze mpabe hanyuma mpabe nk'umwana mu rugo ibyo ko twabyaranye mbyirengagize bamfashe bantunge sinzabura ibyo kunywa sinzabura ibyo kurya na pampegisi z'abana ntizabura n'amata nambwira ko se ubu urumva ibyo bintu byacu ubuse nahaba nkandi erega nubwo nabyirengagiza ntibikuraho ko byabaye kujya none mbyuka ndebana na Ndimbati amaso ku maso n'ibyo yankoreye ubwo ati ni byinshi utazi wenda hari n'ibyakubeshye uko byatangiye ntabwo ubizi ako umugabo we n'umwana mubi wenda reka nitahire ngende ntekereze ndi mu rugo n'amategeko azandenganura kuko ngende gukorerwa akarengane kandi nawe uri kubibona impamvu uri kumbwira gutya no kubona ndi kurengana hari igihe wambwiye nanone ngo wahamagaye RIB ubamenyesha ikibazo ufite kubaho byananiranye wahamagaye ryari icyo gihe naratashye n'ubundi bikomeza kwa kundi ntiyaguye ibyo korera abana icyo gihe yarampaye 10,000 nyuma yaho n'ubundi akomeza kuma twatundi dukeya
ugenda ukaburamo n'icyo wahisha bitewe n'ibyo ukeneye nta kintu kirenze nigeze mwifuzaho kuva wenda nkavuga ngo nabwiye ngurira inyama cyangwa ngurira icyo bintu ntabwo nigeze mbigura nashakaga no kugura izo mvange n'izo dodo ntaki n'ubundi udufaranga two kwishyura inzu inzu yarayishyuraga ibyo ntabwo babimbazaga iby'inzu Frida umunsi wahamagaye RIB umunsi nahamagaye RIB rero n'ubundi byari byanze inzara yatwishe ndavuga ati ariko nabahamagaye ngira ngo mbasobanuze numva inzira nanyuramo njya kumurega nyine bakamfasha uhamagaye wehe murongo 116 ubwo barangije barambwira uwo papa twavuganye arambwira ati mubwira ibintu ukuntu bimeze n'ikibazo mfite ubwo ariko gikimbabaje kurusha ibindi byose suko mwamufunga cyangwa ngo tujye mu manza njye mbabajwe n'inzara iri kutwicira hano abana b'impinja babiri Dibati niwe wamuhamagaje arangije aravuga ati none se umugabo wawe tumuhamagaye tukamutera ubwoba hari icyo byatanga navuga ati ahari wenda yumvishe ko ari RIB imuhamagaye mukamuhamagaza nimero yanyu yabyumva utanamuhamagaje yanyu yakeka ko ari abatekamutwe ari kumutera ubwoba baramuhamagaye bamubwira ati bite Mustafa tumusawa nguhamagaye ndi umukozi wa RIB warabyumvaga turi nyine nanjye yari yandikiye ku murongo none umuntu witwa Fidausi waba umuzi ati ndamuzi ni mwene wanyu ati hoya muziranye kuki ko bana babiri b'amahanga dufatanya kurera ati nabawe ti avuga ko ari abanjye nyine kuko hari icyabaye hagati yanjye nawe ndamufasha inzu haba ndayishyura ibyo kurya ndabyishyura nyine ubuzima bayemo uko bwaba bumeze kose n'icyo ubwishyura nta wundi umfasha none kavuga ko ntacyo umuha utamuhaza n'ibyo umuha tuba ari dukeya ntacyo tumara yewe murabizi amafaranga arabura ubundi akaboneka ariko gusa ndagerageza mu bushobozi ufite twese mu bushobozi ufite ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wagaburira umuntu ngo arye ahaga umwana nticwe n'inzara umubyeyi nticwe n'inzara ngo ubushobozi ndabufite rero mfashe ubu turi kuvugana nk'umubyeyi ndi kukugira inama kuko iki kibazo kirakomeye abana bawe ubiteho ubagaburire ndetse na nyina umuhe ibyo kurya umuhe n'igikoma anywe ahage kuko n'ubundi ntabwo azinjira mu nzu ngo arebe buri gitunguru abura umunyu abura amakara ngo abure kugira umutima mubi ibyo Dibati yarabyemeye aranabikora yarabyemeye avuga ati nzabikora yewe Dibati yaranabikoze aranahaha pe iyo hagiraga ubundi ikintu kiba yarabikoraga arahaha ariko nabwo byabaye icyo gihe gusa hashize ukwezi wumva leta bikansoringa arabireka noneho ndangije ndamuhamagara ndamubwira ko se uzajya ukora ari uko twabanje kwiteza abantu ngo duhamagare yewe batugire inama bati Frida nta mafaranga mba nifitiye ubundi wampaye abana banjye ijambo muri we iryo nahoraga numva kenshi ni wampaye abana banjye nk'abirera ko nzabaha byose nzatinda ibyo wowe utabona muri kumwe njye nzabibaha ariko ubu nyuma y'ibyo twacanyemo byose igihembo ni ukuntwara abana ukabarera kuki se utabibaha turi kumwe nanjye nezerwe no kuba naba ndi kubibagabura mbona abana banjye banezerwa banamenya ubuzima bwabo kubera ko bakiri n'abatoya avuga ati ibyo ntabwo nabishobora amafaranga ntawe mfite hari igihe cyageze wambwiye ko abana bawe bageze igihe baba kwa Dibati nk'ukwezi kumwe niba atarabiri ntabwo nibuka neza kuki bagiyeyo ariko mbere y'uko bahaba nyine bikimeze gutyo nyuma twaravuganye no muri RIB byaranze musaza wanjye aramuhamagaye ari kumuganura aramuganiriza aranabimubwira ati jye ninjye mushiki ni munjye musaza wa Fidausi turazanye n'ubundi bari basanzwe baziranye ariko atazi ko hari isano mfitanye nawe bagasangira bakicarana ko nawe ni umuhanzi ubwo arangije baranahura baraganira tuza guhura turi kumwe ko nimaze iminsi mubwira ati duhe aheruka kuma ibyo kurya umunsi abo kuri RIB twavuganaga bakamuvugisha kuva icyo gihe kugeza ubu ntaheruka nabwo turahura tubigana hamwe ati Dibati gerageza bunigomwe yewe ariko abana barye babeho babona ubuzima reba abana ukuntu bamazije kuba barashukuye tugufa twaranamye ati ndabikora icyo gihe arongera arahaha byose nabwo birashira arabireka yaranambwiye ati shaka noneho umukozi n'ubundi ndabona byaragucanze usigaye wirirwa bwahagirana n'abana ashaka umuntu ubufasha nzamwishyura 10,000 ndamushaka yaramwishyuraga amafaranga 10,000 umukozi yamaze amezi 2
aragenda ariko ntabwo ayo mezi 2 yamaze ntabwo yayamuhembaga n'impamvu yagiye yangaga nyine yabonaga adahembwa ariko agiye kugenda yagiye baravuganye baranahura amuha amafaranga ye yaragejejemo aragenda. Ikibazo cyakomeye ryari se Frida kugira ngo none ufate umwanzuro uwo munsi umukozi agenda sasa kuko wambwiye ko ari igihe cyageze ukavuga uti mfashe umwanzuro narindi nyine noneho abana bagize ahantu utabasiga mu nzu ngo baryame mugendane cyabasigarane n'undi muntu ibyo kurya ni ntabyo mbwira nabwo matenti nyohereza amafaranga nabwo agakomeza kwa kundi noneho no gushwana gutukana nitwigeze tubana tudatukana niba yahashye twabanaga neza byanze nyine ni imiserero noneho icyo gihe yaranambwiye ngo ari muri konji nta n'inoze nta n'akazi afite ngo abana ngo mbamuhe ngo nawe babe bamusuraho ngo abarebe ngo ibyo niba mvuga ngo bararya ngo baranywa ngo nawe abyibonere kandi n'ubu bampa nzagura 500 nawe ushaka ibyo gukora ubagarure mu buzima nawe hari ahantu kuri igihumbi utazampamagara ngo umwana yabuze amavuta yo kwisiga nawe icyo gihe uyigurire ndamubwira nti sawa abana namubwira ati ibyo ntabwo nese mbyemera ati ndabazana ahubwo nakomeje kubitekerezaho ndeba ukuntu bari kundina nabashonje ndavuga atari ku wundi uwabajyanayo wa mugani nayo bakabanza bakamukomeshaho nk'icyumweru akumva ubajyanayo ko none natekerezaga ko atabanye nyuma y'abanyuma avuga ngo iki ndangije ndamubwira ati ndashaka ko tuvugana kuri phone tuvugana ku kibazo cy'abana cyo kuba nabagu ambwa ati no munsi nta mwanya mfite ngo keretse uje ukarara cyangwa se ukazaje navuga ati ndaza nta kibazo ndari n'ubu nta telefone nari mfite naye bari barayinyibye bayinyibye naye nanamushyiriye ibipande by'abana ngo ajye guhinduza yandikisha abana ko yari yambwiye ngo yabonye uburyo bwo guhinduza akandikisha abana noneho ngo hari umuntu ugiye kubimufashamo yarabandikishije gato ngaho uwo mwanditse yarabihindurije rwose arabandikisha nyereka ibifishi byabo by'irangamimerere noneho handitseho wihoreye Jean Bosco n'abana ariko mbere ibyo wari ufite wabyariyeho byari byanditseho andi mazina y'undi muntu ubwo se babihuje gute mu irangamimerere ntabwo nzi uko ntabwo ibipande byo n'ubundi nta bindi bishyashya bafite byanditseho imyirondoro y'ubu ngubu ibyo ufite ni bya bindi wabyariyeho ariko niwe ubifite ko narabimuhaye agiye kubyihinduza byanyeretse n'ibya bipapuro byo mu irangamimerere gusa ibipande byo biracyanditseho kwa kundi nyine nayo ndi kumubwira ati nabyo tuzashaka ukuntu wenda navuga ati ndabitaye ntange imyirondoro mishyashya barebe muri systeme kuko babishyiramo bongere bankorera ibindi bipande wenda mbigure abana yarabandikishije ubu ngubu abana baranditse ari twe tugeze bavuze wagiye iwe babyumvise nagiye iwe ndavuga ati reka abana mbamushyire nawe abarere arebe basi kuko yishyuraga amata nka litiro 5 zigashira ategereza akazishyura nk'izindi 10 gutyo bakanshira iminsi atarayishyura yazibwiriza yumva nyine akabije kumara igihe abana batanywa amata kongera akishyura nk'izindi litiro 5 nkajya njya gufata imwe buri munsi noneho abana ndabajyana ubwo litiro y'amategura ngahe aguraga icyo gihe 450 igihe yagize igura 5 abana ndabajyana ari nimugoroba ko yari yambwiye ati nuza ukarara turabonana ndabajyana nimugoroba gusa namubwiye ati wahamagara umugore wawe umubwire ko nta telefone mfite nta nimero ye nzi mu mutwe iyo nzi niya ntabwo yigeze abibwira umugore we naragenze ngarabizi ndakomanga baranyengurira ndi kumwe umwe muhetse undi muteruye umugore bati ko muduteye nijoro namubwiye ati navuganye ndimba ati sinzi niba atakubwiye gusa twavuganye ko ijwi ryawe riri kujya hasi navuganye na ndimba ati sinzi niba yabikubwiye gusa twavuganye yuko tugomba kuganira ku kibazo cy'aba bana umugore aranyihora ahita narakara ntiyongera no kumvugisha ndimba atarara ataje ntabwo yaraye buracyaraza arangije ku manywa nibwo yaje arangije arambwira aravuga ati abwira umugore we ati ntambwire nzi ubwo arangije aravuga ati njyewe umbwira ukuntu ushobora kuza nijoro ntabizi uje iwanjye nk'aho ari muri tuwarete
avuga ati umugabo wawe nari nabimubwiye, murabizi ko nta telefone mfite, nimero nzi niye, nabimubwiye nzi ngarabikubwira, tuvugana yuko ninza nkarara turi bubonane. Amuga atabikubwiye, sinzi niba atabikubwiye, rero icyo gihe amakosa ntago ari ayawe. Ati ntabyo yambwiye, kandi ibyo muvugana nta nubwo mba mbizi, araza akanyibwira ibyo yishakiye akambeshya. Avuga ati hagati aho se ubwo amakosa n'ayanjye. Avuga ati ubundi hagati aho Firdausi urashaka iki? Hari ndimbati. Avuga ati nkuko nabikubwiye kuri telefone, wambwiye ko nta n'akazi uri gukora muri iyi minsi, aba bana nawe ubarera. Hanyuma nanjye mfata ayo mafaranga wenda nshaka ibyo gukora, cyangwa niba bitanakunda nabyo bimbya. Mwumva yabyakirije yombi, ariko bana arabafata yishimye cyane. Ubasiga aho ngaho? Ndabasiga. Nyuma yambwiye ati ayo mafaranga nagombaga kuguha, umuntu agomba kuyama, ntabwo yayamaye. Yari kwemereye angahe? 500. Anshakira arambwira reka ngushakire akazi. Nshakira akazi ko mu kabari Nyabugogo mu Nkumburwa. Niko wambwiye ukora? Oya, akunda kagezeho nyine kondisiyo zaho biranga, tuvugana na boss waho, arambwira ati bakobwa bari aha arabanyereka b'abaseriveri, no kwambara mini zigera he mu gutwi. Nimba rero ukigendera ku bintu by'idini bya Isilamu ntago wabishobora. Timbwira niba ugomba guhindura, kambara ukava mu mapantaro cyangwa ukayacishamo udukabutura duto tugufi, cyangwa ukambara utwo tumini, nta kibazo turakorana. Biranga. Ambwira ati rero ntago nabishobora pe, n'amapantaro kuyambara biranje, uretse ko ntakigira amakanzu. Ambwira ati nanjye ntago kondisiyo iri mu kazi kanjye niyo, ubwo we tuba turananirana. Akunga ko nibwo kakunaniye ibyo mu kandi? Naje mba ngiye ku Muhima kureba umushiti wanjye uba ku Muhima. Mageze ndebye ruguru mbona iriya kariya akabari ko kwa Bonke Service ni keza. Bataye ko kariya akabari ko mbona kagaragara neza, wakakamo akazi. Fata nimero ze za Bonke ku cyapa. Ndamuhamagara nawe ati Bonke. Ijwi rye ko riri kujya hasi se? Ndamubwira ati nkeneye akazi. Arambwira ati nitwa nde? Nitwa Firdausi. Ndamubwira ndi ku Muhima. Tejo uzansange ku Kinamba ko n'ahandi afite akandi kabari ka Bonke Bar. Ndahamusanga ku manywa. Tuvuganye arambwira ati nzakuvugisha ku wa mbere, nzaguhamagara uze mu kazi. Noneho mpamagara Ndimbati, ndamubwira se ko ubundi wimukira kubwira ati nzaguhamagara mba mbona byarangiye. We nk'umuntu w'umusitari abantu bazi, afashe nimero za Bonke ukamumpamagarira, ukandemera akama akazi, niyumva ko ari wowe uri gusaba akazi ahita akama. Icyo gihe njya no kureba abana uwo munsi, ndagenda njyayo, ndaje ndamubwira ati sha kuba nicaye nta kazi, amafaranga warayanyimye, ko nambwiye ngo nimuha abana ngazandihirira imyuga iyo ari yose nshaka nyige. Imyuga wambwiye kundihirira wapi, ntayo wandihiriye, nta kazi. Rero abana ndumva nabarekera kuko biri gutuma ntekereza cyane, nta kintu mugiyeho basi ngo kimpuze gitume ntabitekerezaho cyane ngo mbitinde. Abana ndumva wabansubiza ngo mpa nimero za Bonke noneho muhamagare. Aramuhamagara abwira ati ko ari agapeti nawe nohereje ejo kugusaba akazi kitwa Firdausi, waba warakabonye? Ati narakabonye. Ati nyine ngo kambwiye ngo katinye kukubwira ko ari njye wari wagatumye ngo kaze kakubaza akazi. Ngewe wari wamutumye ngo ke ngo ntari we namubwiye kwa mbere azaza akore, kwa mbere rwose azaza akore nta kibazo. Baba baguhaye akazi? Baba bamaye akazi. Ubu niko urimo? Ariko uwo munsi akimara kumuhamagara nyuma ya saa sita Bonke yarahamagaye Ndimbati amubwira ati bwira wa mukobwa wawe aze mu kazi ku Muhima. Uhembwa ngahe? Nanjye tahamagara ngo udufaranga doko tubasha niduke bamembe 10,000.